Hoteli yari igeretse gatanu yubatswe mu buryo bugezweho. Imbere yayo hari haparitse imodoka zitandukanye za bamwe mu bantu bari bayisohokeyemo. Hejuru y'inyubako kuri etaje ya gatanu hari pisine nziza. Hejuru gato hari ahantu hameze nk'imbuga ngari yari irimo intebe n'ameza abantu biyakiriragaho bakahafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Nubwo itari ndende kurusha izindi nyubako zo mu mujyi, umuntu wabaga ahagaze hejuru yabashaga kureba inyubako zo hirya no hino, akareba umujyi neza kurusha abari hasi. Yari hoteli idahenze cyane, ibiciro ari bimwe nk'ibyo mu tundi tubari dusanzwe. Ibyo rero byatumaga igira abakiriya benshi. Nayo kuri serivisi yari iya mbere, yita ku bakiriya bayo neza, baba bazaga baje kurara cyangwa bazaga kuharukira no gufata akantu bakitahira. Abenshi bahageraga mu masaha y'umugoroba baje kwicara gusa ngo banywera agacupa banareba kure ku yandi mazu y'umujyi bareba ibiwuberamo bitoreje. Bamwe babaga baje no koga gusa. Hari n'igitsinda ry'abantu ryahakodeshaga bakakorera amakoraniro cyangwa amaserukiramuco yo kwishimisha. Aho hejuru habaga hari umutuzo, banacuranga bagacuranga uturirimbo dutuje buri wese yisangamo ntibazamure volume ku buryo buteza urusaku. Kuri etaje ya kane hoteli yari ifite icyumba kinini cy'imyitozo ngororamubiri. Gym yayo yarimo ibikoresho bijyanye n'igihe, zaba imashini z'imyitozo, icyumba cyihariye cyo gukora yoga ndetse na sauna. Abantu babaga baje aho ngaho bibereye muri siporo bashaka kugabanya ibiro cyangwa gukora siporo kuko bayikunda gusa. Muri etaje ya gatatu yari iy'abarara muri hoteli. Niho habaga ibyumba birimo uburiri bunini, amadirishya manini yerekezaga ku muhanda cyangwa mu busitani. Hari harimo n'andi macumbi agenewe imiryango n'ayihariye ku bantu baje bonyine. Aho hantu habaga hasukuye, imirasire y'izuba yinjira mu cyumba ku manywa, nijoro akinjira muri urumuri ruke rw'amatara. Hari abantu bavaga mu ngo zabo bakaza kwirarira muri hoteli kubera ukuntu habaga hari umutuzo mwinshi, cyane cyane abari mu rukundo. Muri etaje ya kabiri niho hakorerwaga inama zitandukanye, zaba iz'akazi, inama z'ibanga n'amasezerano. Hari harimo ibyumba binini byari bifite imiryango yanditseho amazina y'ibikorwa byahakorerwaga. Mu masaha y'akazi abantu binjiraga bihuta bambaye imyenda ya kinyamwuga. Muri etaje ya mbere niho hakorerwaga ibintu byose. Aha niho bakiriraga abantu bakabanza kubasaka ngo barebe ko nta ntwaro binjiranye. Niho batekeraga ibyo kurya byose byo muri hoteli. Hari hari resitora nini. Hari na butike zicuruza ibintu bitandukanye ku buryo abantu batifuzaga kujya hejuru bihuta ariho bicaraga bagafata icyo bashaka bakigendera. Kuri uwo munsi iyi hoteli hejuru hari harimo akavuyo. Abantu batandukanye bari bayirimo, abenshi ntibari bahuje gahunda, ariko hafi ya bose bari bahurije ku kibazo kimwe cy'ukuntu serivisi zari zatinze. Ubusanzwe abantu bakoreshaga komande y'ibyo kurya mu isaha imwe bikaba bibagezeho, ariko iyo saha ishize bitarabageraho. Hirya no hino muri etaje ya gatanu abagabo n'abagore n'abandi bantu bari bagerageje kugira icyo batumiza bari kwitonganya. Uretse bari bibereye muri pisine n'abandi bari babashije kubona ibyo kunywa gusa mbere cyane, abandi bo bari bafite inyota n'amafanta yatinze kubageraho. Ikibazo cyari cyabayeho uwo munsi ni uko bagize abakiriya barenze ubushobozi bwabo bashoboraga kwakira. Ikibabaje ni uko abakoreshaga komande babemeraga ko bagiye kubitaho vuba, dore ko ba nyiri hoteli bari bizeye imodoka yari yagiye kubizana. Shoferi yarabatengushye aratinda ntiyanabasobanurira impamvu, bamubaza ahageze akababwira ko ari hafi kuhagera. Banze kubibwira abakiriya ngo babe bakwigendera, bigira ubwo batangira kugira umwuma. Banifuzaga ko babaha ibyo kurya, ariko hasi byari byagoranye bitari kubasha kuboneka vuba. Abantu bari bahaje bwa mbere batazi ukuntu hoteli yari isanzwe igira serivisi nziza, bayinubiraga batakamba ariko bucece, abandi bavugira hejuru. Amacupa amwe y'abari bamaze kunywa yari yandagaye hasi, habuze n'umuseriveri waza kuyahakura. Bamwe batangiye kwegera abaseriveri bari batumye ibyo kurya, bababwira ko bagiye kwitahira bakajya kubifata ahandi. Icyakora bababwiye ko bitari byemeye ko umuntu watanze komande atatishyuye, kuko ibyo bari batetse byari kuba bipfuye ubusa. Batekaga umuceri urimo inyama, kandi ibyo biryo byabaga bihenze cyane ari na byinshi. Kubisiga rero ntibyari gukunda ngo umukiriya wakoresheje komande agenda atishyuye. Ariko nanone bari bategereje amasaha agera muri 2 badafite ibyo kunywa, badafite n'ibyo kurya. Abaseriveri bakomeje kubashuka ngo turaje. Iyo hoteli yagiraga urubuga rwa Instagram, yari groupe ya Instagram ku buryo abantu bajyagamo bakandika bavuga kuri iyo hoteli. Ubusanzwe bandikagamo neza bashima serivisi zaho zihuta n'ukuntu bagabanyije ibiciro. Muri ako kanya ho batangiye kwandikamo amagambo bitotomba, abandi nabo babunganira, ku buryo umuyobozi wa hoteli nawe yaraherereye yabonye ko byakomeye. Ubwo kandi niko bamwe batangiye kubyandika no ku mbuga za Instagram zabo, bati nagiye mu mahoteli menshi ariko uyu munsi yo nagiyemo nayobewe uko nayita. Amasaha birashize ntegereje pirawu koko. Abenshi barenzaga amazina y'iyi hoteli, ubundi bagafotora abantu berekana ukuntu bivumangaga n'ukuntu hari akavuyo kenshi. Nyiri hoteli yendaga gusara, ariko nta kintu yari kubikoraho na kimwe, kuko nawe atarashoboye kwihutisha ibyatekwaga ngo bishye mu masegonda wenda. Ikibazo yarazi aho cyaturutse, kandi abakigizemo uruhare bose yateganyaga kubirukana. Imodoka yari yagiye kuzana inzoga, shoferi we yarategereje kumubaza ibibazo byinshi cyane, byaba ngombwa akamutanga mu nkiko, akazaba yiregura ku bakiriya nyuma. Kuri iyi hoteli bagiraga mikoro bakagira n'izo bafure bakoreshaga bacuranga ku kazi koroheje. Umuseriveri umwe w'umukobwa yabonye ukuntu abantu bari kurambirwa, bari kwitotomba, biremyemo udutsinda tuvuga nabi hoteli, asa nk'ubajijisha.
Yafashe mikoro avuga cyane ku buryo buri wese wari aho hejuru ategereje ibyo yari yatumije yamwumvise. Yahagaze hirya gato yabarebaga nabo bamubona, abanza kwisetsa ubundi yigira seriye arababwira ati kuki abantu bose bashobora guseka kandi bakanababara? Ese nta kuntu umuntu yabihagarika wenda agahitamo guseka gusa? Abo hirya no hino bumvise uwo mukobwa bahindukira bareba aho yari ahagaze, batangiye kwibaza niba ari muzima, abandi bagira ngo afite itangazo agiye kuvuga, bamwe bakeka ko wenda tumwe na nyiri hoteli ngo ababwire bitahire. Mbese buri wese yatekereje ibye. Nawe yarakomeje ati mwese muri hano, nako twese turi hano, nanjye Latifa ndimo. Akenshi twisanga ahantu tutazi uko byagenze. Hari abaje hano bari kuvuga ngo iyi hoteli ni nziza, itanga serivisi zihuta bidasanzwe, ibiciro yabikubise hasi cyangwa wenda akaba yayijemo kuko imuri hafi. Ese aho si yo mpamvu bamwe twahisemo kuyizamo? Nako njyewe nyihoramo, ndi hano kubera akazi, ariko abenshi bari hano kubera izo mpamvu. Ikibabaje nuko abatekereza ko ariyo mpamvu twese turi hano bibeshya. Njye nasanze nta kuri kurimo. Ahantu hose umuntu yaba ari si wowe wahisemo kuhaba, na hano si mwe mwahizanye, amasaha yose mwahamara, ibintu byose byahabera, nta ruhare mwabigizemo. Nubwo mwatekereza ko mwabigizemo uruhare, burya ntabwo ari byo. Muri iyo hoteli hari harimo abantu bakomeye mu nzego zinyuranye, baba abayobozi, byamamare, abikorera, abakiri bo ku rwego rwo hejuru, abakiri bato bari baje kurya ubuzima n'abandi. Ako kantu ko kumva ko bisanze muri hoteli nta ruhare babigizemo, kandi bamwe bari baje bitwaye mu mamodoka, abandi bitegeye, abandi bahaje n'amaguru, baje babipanze, batangiye kugashidikanyaho bakajyaho impaka. Yarakomeje ati njye nzi hoteli nyinshi zikora nk'iyi ngiyi, zakubise ibiciro hasi, za hafi cyane, zifite pisine, zifite abakozi bakorana umwete, ariko bamwe mwayinyuzeho mwizira hano nta n'umuntu muje kuhareba. Wenda bamwe baje ku nshuro ya mbere bayinjiramo nta n'umuntu ubanje kubabwira ubwiza bwayo n'aho itandukaniye n'izindi. Natunguwe n'abantu 8 bazanye, bambajije ibiciro, mbabwiye ko biri hasi baratungurwa cyane. Muzi impamvu batunguwe? Bari bazi ko hari ukuntu natwe twazamuye ibiciro, wenda nka fanta y'igihumbi kabigura icya2 cyangwa icya5. Bivuze ko bahaje batyo gusa, nta yindi mpamvu. Ubwo se kuba mutagiye ahandi si igihamya ko hari izindi mbaraga zatumye muza hano? Byahuriranye bite ngo muhisange? Abakire bari hirya n'abandi basirimu bibwiraga ko bize bihagije, ndetse n'abanyamadini bari bahari batangiye kwitekerezaho, basanga koko hari andi mahoteli akora kimwe n'iyo. Banatekereje ku mpamvu bahaje, basanga ari zimwe n'izatuma bajya ahandi. Harimo abari banyuze kuri hoteli basiganira kuyijyamo, umwe arababwira ati twigire muri iriya hoteli ibiciro ni bimwe. Abandi babyemeye ntacyo barengejeho batanabitekerejeho. Batangiye gusigana batari ko wa mugani kuki byarangiye tuje ahangaha, kuki tutagiye hariya? Nuko mugenzi wacu se yabitugiremo inama. Nawe ati napfuye kubivuga gutyo gusa, ntiteze ko muri bunabyemere, kuko muri iriya hoteli twabanjeho nta kibazo mfitanye naho, nayigeretse 5, ibiciro biri hasi, hari na za pisine nziza, kandi abaseriveri babo batanga ibintu kuri gahunda. Ariko umugani kuki twaje ahangaha? Abantu bari bahangayikishijwe n'ibyo kurya byatinze, bari batangiye kwibaza koko niba kwisanga aho hantu aribo babihisemo, cyangwa hari indi mpamvu, hakaba hari izindi mbaraga zatumye bahagera. Mu gihe bari bakibyibazaho, Latifa rero yarababaza ati niba muri kunyumva ntihagira umbwira niba yaje hano nkawe cyangwa hari izindi mbaraga zabiteye. Ese koko waje hano kubw'impanuka? Njye ndemeza ko ari oya, hari indi mpamvu ariko ndibuze kuyivuga. Noneho bose batangiye kumureba, abari bari muri pisine bavamo bicara ku dutebe baramwitegereza. Hoteli yahise izamo umutuzo, abandi baseriveri bari bategereje ibyo kurya n'ibyo kunywa ko biboneka, bagatangira kubiha abantu nabo bararangara. Gusa abandi bari bashyashyanye bari gushaka uko bazanira abakiriya ibyo bari batumije. Ikibazo cyari cyakemutse, noneho byenda kuboneka, bari kubitunganya ibyo kurya byenda gushya. Abari muri iyi hoteli batangiye kwandika muri rwa rubuga rwa Instagram abantu bashoboraga kuganiriramo bakavuga ibibazo bagize, babazanya ibibazo ku byo Latifa yavugaga. Bari batangiye kwandika bati koko se n'izindi mbaraga zatumye tuza hano? Abari bamufashe utuvideo batangiye kutwohereza muri groupe, bakomeza kumaganiraho babazanye niba ari kuvuga ukuri cyangwa ari kubeshya. Bose yatangiye kumirwa kuko akavuyo kari gashize mu minota mike, abantu batangiye kwibaza kuri Latifa. Yari yibereye mu cyumba ari kugenzura ibintu byose byo muri hoteli ye. Ubusanzwe niyabaga hari, ariko uwo munsi yari yahageze mbere kugira ngo akemure n'utundi tubazo twari dutangiye kuvuka. Ku ruhande rumwe yarishimye kubera ko abantu bari kwitunganya bavuga ko batinze kubaha ibyo kurya, bari batangiye kubona ikindi kintu cyo gutekerezaho. Muri abo bantu bari bategereje ibyo kurya muri hoteli, hari harimo umusore wari kumwe n'abagenzi be babiri. Nawe yararangaye yitegereza uwo mukobwa namufata agafoto. Latifa ntabwo nta muntu yitayeho, yarikomereje ati ubundi se umuntu ahitamo kubaho? Ese umuntu yigeze agira uruhare mu kuvuka kwe? Ndabyemera ntitunganye inzego z'imibereho, ariko ntagira umbwira ngo njye mbere yuko mvuka nahisemo kuvukira mu bakire batuye mu mujyi, undi nawe avuga ati nahisemo kuvukira mu cyaro nkabyarwa n'abakene kandi mama afite ubumuga runaka. Nawe wabuhisemo, byaratugwiririye, ariko se koko nta mpamvu yatumye tuvuka? Twese twisanze ku isi nta na kimwe tuyizeho. Bamwe niba nibuka uko barize bakivuka, ubanza hari nta n'umuntu wibuka ngo narize muri ubu buryo. Nyamara ayo mateka uyabwirwa nk'atari ayawe.
Ikibabaje nta muntu wagufasha amajwi ngo wumve ukuntu warize. Wenda wumva abandi bana bavuka barira uti nanjye narize kuriya, ariko se abana bose barira kimwe koko? Mu bitekerezo mumbwire. Tuba twarabyibagiwe, akenshi twumva nta nicyo byatumarira, ariko byarabaye n'utararize bashatse uko bamuriza. Nta muntu n'umwe wavutse azi impamvu avukiye kuri iyi si, ariko yari ihari. Iyi si ibaho ibibi n'ibyiza, ariko ntitwiyahura twese ngo wenda tuvuge tutubundi se ko twayijeho tutabishaka, reka twipfire. Oya, ahubwo turwana no kudapfa tukabirwanya, nyamara twaravutse nta ruhare twabigizemo. Njya nsetswa n'ukuntu umuntu yemera gutanga ibyo byose ngo ababarirwe n'abicanyi baba bagiye kumwica, cyangwa kwishyura amafaranga menshi cyane mu bitaro ngo abashe kubaho kandi azapfa n'ubundi. Hari umusaza twari duturanye wagurishije aho atuye, abana be nabo bagurisha ibyabo byose kugira ngo abashe kuvurirwa mu bihugu bikomeye. Nyamara hakiriye nta myaka 5 yamaze akiri muzima, yapfuye yujuje imyaka 80. None kuki mwumva ko kuba muri hano muri iyi hoteli bivuze ko ari mwe mwahisemo kuhaba? Mwaba mwibeshye, ntimwabihisemo nubwo mwabihisemo. Niba mwanabihisemo hari indi mpamvu mutazi yatumye ariho muhitamo, yiyongera ku kuba ari hoteli nziza buri wese yakwifuza kuba arimo. Abantu rwose inzara yarashize batangira no kwibaza icyo umukobwa agamije. Yavugaga ingingo buri wese yajyaga yibazaho ibibazo, ariko yarabivangavangaga, imwe akayibazaho ibibazo abantu batekereza igisubizo agahita bajyana mu bindi bintu. Yarababaje ati none se niki gituma abana babiri b'impanga basa 100%, baseka kimwe, bavuga kimwe, bagenda kimwe, bakambara kimwe, badakunda abantu bamwe, cyangwa se ntibapfire rimwe? Wenda ibyabica byaturuka ahantu hatandukanye, ariko se kuki badahabwa izina rimwe? Umubyeyi wabo se arabitiranya nawe, yabareba mu maso agakura akamwitiranya na gatoya. Abo bana hari igihe bahura n'ikibazo kimwe, umwe agapfa undi agasigara. Kuki umwe apfa undi agasigara kandi ikibazo cyabagezeho cyari kimwe? Yarakomeje ati nta kintu kiberaho ubusa, nta naho umuntu yajya kubw'impanuka. Twaje muri hoteli ariko hari impamvu irenze iyo twibwira. Hari ikintu cyabazanye hano kirenze serivisi, kirenze igiciro, kirenze ukisa. Hari ibintu biba bidukurura tutazi uko byubatse, ariko bikadushyira hamwe. Wenda hari abari bahakura amahirwe yo kumenyana n'abantu bazabahindurira ubuzima. Nyuma yaho bazivugisha bati iyo tutajya muri iriya hoteli ntitwari kumenyana, ariko guhurirayo byaduhinduriye ubuzima. Hari nabo nzi babaye abakunzi nyuma yo guhurira muri iyi pisine. Abo bantu bubatse urugo rwiza, babyarana abana beza, kandi bari mu bantu bafite umuryango mwiza muri iki gihugu. Bajya bibaza bati ese kiriya gihe iyo ntajya muri iriya hoteli byari kuzagenda bite? Wenda hari izindi nzira byari gucamo, gusa ntitubizi. Mwese murumva ko bahuriye hano, iyo batahaza ntibari guhura uwo munsi. Muzi se icyatangije urukundo rwabo? Nuko umukobwa yaje koga atabimenyereye, akambara ijiri imufasha koga. Yagera muri pisine hagati kuyikura bikamunanira, wa musore akamuha ikiganza akamugeza aho aviramo. Ntibyarangiriye aho, ahubwo wa mukobwa yageze hejuru aranyerera, wa musore ahita amufata ntiyagwa hasi. Barebanye mu maso, umwe asubira aho yari ari, undi nawe yisubirira mu mazi. Mu gutaha bisanze binjiriye rimwe muri esanseri bagirana hasi. Byabanze mu nda basabana amanimero, birangira bakundanye. Ese ubwo koko niho bizanye muri hoteli cyangwa ari indi mpamvu yabiteye? Hari umugambi wagombaga gushyirwa mu bikorwa, kandi ndiko byagenze. Babaye umugore n'umugabo. Nanone abigisha mu matorero no mu mashuri, abayobozi bo mu nzego zo hejuru, abantu basanzwe n'abandi bose bari bari muri hoteli barabyemeye, bemera ko bitikoze ngo bayizemo, ahubwo batangiye kwibaza ku muhamagaro wabo muri iyo hoteli. Mu gihe bari bagikomeje kubyibazaho, yarababwiye ati umuntu yaratunze nk'ijana, umuhungu wari uziragira. Noneho haza abajura benshi bafite intwaro, batwara za nka zose na wa musore baramutwara. Bari bazibye we bamushimuse. Inzego z'umutekano zagerageje gutabara, ariko zitabara umuhungu we, inka zo birangira batabashije kuzigarura ako kanya. Muzi ukuntu umubyeyi w'umupapa yishimye? Yahise akoresha ibirori, atumira inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi bose barara banywa. Nimusubize, murumva ari iyihe mpamvu yakoresheje ibirori? Ese yari akwiriye kwishima nyuma yo kwibwa nk'ijana? Abakiri bari aho batangiye kwivugisha ngo buriya se ni uko umwana we yaragarutse, abandi bati nta mpamvu yari afite nk'ijana zose. Nyamara Latifa nabwo ntiyatanze igisubizo. Yasetse gahoro nk'uwibagiwe ikintu, ariko Roza ati mwemuretse mbabaze, mwari muzi ukuntu ubuzima bwabwo ari urujijo? Nta muntu wigeze ashyira umukono ku masezerano y'uko agomba kuzavuka. Nta n'umwe ahisemo aho avukira, abavukana nabo, umubiri we, niba aba muremure cyangwa mugufi, ibitekerezo bye, niba azaba umuhanga nkawe cyangwa injiji nka kanaka, cyangwa ngo none aba afite ahantu yanditse igihe azapfira n'aho azapfira n'ikizamwica. Ikimbabaza ni ukuntu tuvuga nta bushake twabishyizemo, tutabisinyiye, nyamara tukabyirukira. Abantu bariruka, isi iriruka, abantu bavutse biruka. Wigeze utekereza ku ntangiriro y'ubuzima bwawe? Intanga imwe gusa mu mamiliyoni menshi cyane niyo yabaye wowe. Niba hari ikimenyetso cy'umuvuduko utavugwa watanga, ni ukuntu watangiye kubaho wiruka. Warirutse usiga izindi, waba ari wowe uvamo umwana. None urakiruka, uriruka ushaka kubaho, ushaka amafaranga, ushaka icyubahiro, ushaka umutekano, urukundo, ubuzima bwiza, nyamara ugasanga igihe kigera byose nibibe byagira icyo bigufasha mu gihe runaka. Tekereza bakubwiye ko umutima usabwa guhindurwa, wawugura iki? Murabizi ko bigorana. Uburwana no kudapfa
kandi utararwanye ngo uvuke. Akantu nkunda mu buzima ni uko umuntu yatinze ahantu haba hari ibibazo nka 200 birakemuye, cyane cyane byari kumuhitana nubwo abatabizi. Ubushize mucuti wanjye yagiye muri hoteli, agiye muri esanseri umuriro urabura, biba ngombwa akatindamo. Aho ikiriye yageze mu muhanda asanga wari wamanutse n'amaguru yihuta akamanukira kuri esikariye, kandi bari gutahana we na bagenzi be bahise bagongwa n'imodoka yacitse feri. Yaravuze ati iyo ntatinda mba napfuye. None se yaba ari we wijyanye muri esanseri? Ese uko gupfa kwayo byari impanuka? Murumva ko gutinda kwe byamugiriye umumaro. Undi nawe yari afite akazi keza cyane yagombaga guhabwa kuri uwo munsi. Byari ngombwa ko ahagerera igihe. Yaramaze iminsi mu bukene ku buryo ku kazi ariko kanyuma kari kumuvana muri ubwo bukene. Amaze kugera mu muhanda, imodoka yatobotse ipine, ashaka indi yo gutega arayibura. Yahageze yakerewe ndetse akazi arakabura. Yaritonganyije arakarira imodoka ubwayo yabazanye, arakarira shoferi utaragendanaga ipine ryo guhindura, ndetse n'abantu bari batinze kuzana iryo pine rindi ryo gushyiramo. Icyakora nyuma y'amezi 2 iyo kampani yari agiye guhabwamo akazi yabayemo inkongi y'umuriro, maze abantu bari kujya bakorana bose barapfa, harokoka gusa bakoraga mu yindi mirimo. Mbere y'iminsi n'ingi ibyo bibe yari yabonye akazi ahandi hantu. Nubwo atishimiye ko bapfuye, ariko yaribajije ati nari kurokoka iyo mba ndiyo. Iyo aba hari ntacyo yari gukora ngo abatabare, ahubwo nawe yari gupfa. Yishimiye ko cyagiye imodoka yamutindije, kandi kuva icyo gihe akorera Imana kuko akeka ko hari impamvu byose byabayeho. None niki gikwiriye kukubabaza ngo nticyagenze neza? Ese ubwo umuntu uri ngo yigenge? Nyamara hari impamvu ituma ibintu byinshi bibaho. Twisanga ahantu tutabihisemo, tukabona ibintu tudashobora gusobanura, tukiruka tudafite icyerekezo. Igihano kiba umuntu yiha mu buzima rero ni uguhangayika no kubabara. Wenda hari ubwo tutabihagarika, tugahangayika kandi tukarakara, tukababara, tugashavura, tukicwa n'agahinda. Ni ibisanzwe ku muntu, ariko nanone hari ubwo usanga umuntu ari guhangayikishwa n'ibintu bidafite ishingiro, cyangwa se agahangayikishwa n'ibintu bitari bunashyire ubuzima bwe mu kaga. Kandi akaga nako ntigapfa kutubaho. Kuki se ari we kabaho? Niko ubuzima bumeze. Kandi nimubitekerezaho neza, ibyo mwatekerezaga gukora mushobora gusanga bitari byo. Ntimwaje hano kuko mwari mubikeneye, ahubwo hari ikintu cyabagize intumwa. Rimwe na rimwe abantu bagira ibintu bahitamo, ariko ibyo bahisemo biba bifite ibindi bisobanuro bibarenzeho. Niyo mpamvu mu mimerere yose uba ukwiriye kwishima, ugategereza ikigiye gukurikira ufite isura ikeye. Abantu bari batuje nk'abari mu nama ikomeye, nk'abari mu kizamini cyo mu ishuri cyangwa mu rusengero. Gusigana byari byahagaze bari kwiyumvira amagambo atangaje ya Latifa. Mu gihe yavugaga, umuseriveri mugenzi we yaramurabuye ngo amubwire ko ibyo kurya bibonetse kandi ko n'ibyo kunywa byahageze ngo batangire kubiha abantu. Nawe yahise afatiraho ati ibyo mwari mwatumije biraje, mutubabarire twatinze kuko hari akabazo kabayeho kataduturutseho. Nyamara hari indi mpamvu yatumye ko kabazo kabaho nk'uko nabibabwiraga. Namwe mwibaze ku kabazo kabayeho kakagira ingaruka kuri twe twese. Mwihangane pe, ariko sinabura kubabwira ko niyo umuntu ategereje aba ari mu gihe cya nyacyo. Iyo uri gutegereza nicyo kintu wakagombye kuba uri gukora, uri mu gihe cyo gutegereza. Ntugatekereze ko hari ikindi kintu uri kwica, ahubwo uri mu gihe cya nyacyo. Yasubije mikoro aho yari yayivanye, abaseriveri bakora nk'umurabyo bazanira abantu ibyo bari batumije. Batangiye kurya no kunywa basigana kuri Latifa. Bamwe bifuzaga ko yari kuba akomeje kubaganiriza, wenda bakaba baretse kubazanira ibyo batumije. Abandi bamaze gutuza bagarutse ku murongo bongera kwitekerezaho. Umwe mu bagabo b'abakire bari bazanye bene wabo yabasohokanye, arababwira ati muzi ko twakomeje gusigana ku mpamvu ibintu bibaho, bamwe bari kwemeranya na Latifa abandi batari kwemeranya nawe, tukibagirwa ko ikibazo nyamukuru cyari gutinza ibyo kurya. Uzi ko yatujijishaga? Yarebye ku isaha, atari kuzi ko umukobwa avuze iminota 40 yose, nkaba numvaga ari nk'iminota 5 gusa. Ubundi si Latifa yatahaba iki gihe cyose bazana ibyo kurya, hari n'umwe wari kuba akiri hano ko twari kwemera amafaranga yacu tukayishyura ariko tukagenda. Mu gihe Latifa yavugaga, abantu bagiye bamufata utuvideo. Abo bamaze kubazanira ibyo kurya bagiye badushyira ku rubuga rwa Instagram rw'iyo hoteli kugira ngo baganire ku byo yavugaga, bakadushyira no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Baramushimagizaga bavuga ko iyo ataba we baba bitahiye, bakavuga ko bumvise batanyuzwe ko bifuza ko yagaruka akabaganiriza, ariko ntibyari gukunda kandi akazi ke kari kagezweho. Boss nyiri hoteli aho yari yicaye yatangiye kwibaza ibibazo byinshi, aravuga ati umuseriveri abakiriya bazamukunda cyane. Mu gihe yazaba adahari, bamwe bashobora kuzabihirwa no kuba bari hano. Icyiza ni ukumwirukana kandi nkamusebya ngakomeza gutanga serivisi neza kugira ngo abakiriya batazamwizera yazagenda akajya mu bihombo byo kubabura. Ngomba kurara mbikoza ahubwo. Latifa yaramaze kumenyekana mu minota mike cyane, kandi abamumenye kurusha abandi ari abakiriya b'iyo hoteli. Nyirayo witwaga Muhani, ari nako hoteli yitwa, yaratekereje asanga bizagira abantu bakazajya baza muri iyo hoteli bidatewe n'ibyo bahasanga cyangwa serivisi zaho, ahubwo bakajya bahaza kugira ngo bibonere Latifa. Bari bamufashe amafoto n'amashusho ndetse amagambo ye bayabitse, bari kuyasangiza ku mbuga nkoranyambaga. Hoteli yatangiye kwamamara binyuze mu izina rye, ndetse bamwe mu bayobozi b'andi mahoteli bari kubibona nk'amahirwe. Ariko hari impamvu ubuyobozi bwari bukwiriye gutekereza indi nzira. Ubusanzwe iyo umukozi umwe akunzwe cyane kurusha urwego rw'isosiyete abarizwamo, hashobora kuvuga ikibazo cy'umubano mubi hagati ye n'ubuyobozi.
Muhani yabonye ko abakiriya bari gutangira kumufata nk'umuntu wihariye, akaba yagira n'imbaraga kurusha ba nyiri hoteli ubwabo, ni ukuvuga we nyirizina. Yagize ubwoba, abona n'ibibazo abageze ku rwego rwo kutagenzurwa, akajya akora uko ashaka kuko nyine ariko azaba afite umumaro muri hoteli. Muhani yabonye atazongera kubona uko amugenzura. Iyo umukozi umwe ahindutse icyamamare aho akorera, iyo agiye hari ubwo haba ingaruka ku buryo bukomeye. Mu gihe ariko uzaba yaragiye, abakiriya bashoboraga gutangira kumva ko hari ikintu cyahabuze kubera ko Latifa atacyarangwa. Ikibi kurushaho ni uko iyo ubuyobozi bwirengagije ako kaga bakanga gufata ingamba hakiri kare, bishobora kugira ingaruka zirambye. Umukozi nk'uwo ashobora gutangira kwiyumva nk'umunyacyubahiro kurusha abandi, agasuzugura abandi bakozi yumva ko abarenzeho, akanagenda akwirakwiza ibitekerezo byangiza isura y'ubuyobozi. Aramutse yigiriye ahandi akajya gukorera hoteli bahanganye kuko bo baba bari baramukunze, ibyo bishobora guhombya hoteli cyane kubera ko izina ryayo ryari kuba rishingiye ku muntu umwe aho kuba ku mirimo irambye n'itsinda ry'abakozi. Hari n'ubwo abakozi batangira kumwigiraho nabi bagakora uko bishakiye kuko babona ko ariwe witabwaho cyane. Umwuka mubi watangira gufata indi ntera, abandi bakozi bareka gukorana umwete, bagatangira kumva ko nta gaciro bo bafite, bityo serivisi igahungabana. Ibi byose nibyo Muhani yibwiraga ko atekereje hakiri kare. Nka nyiri hoteli byanzuye ko agiye kumusezerera akamuha amafaranga yaramaze kugeramo agataha. Mbere yo kumusezerera yahamagaye abajyanama ba hoteli ababwira ko agiye kwirukana umuseriveri. Yakaba yarabikoze nta n'umwe abwiye, ariko yagize impungenge ko bari kuyifata nabi mu gihe nabo bari kuba bamwikundiye bashaka ko ahaguma. Bari kumubura bakabyibazaho kuko yari yamaze kuba icyamamare. Bamaze guterana ababwira ingaruka byateza kuba yari yabaye icyamamare, abantu bamwe batangiye kuvuga ko bazaza kuri hoteli kubera we. Umwunganizi we yateye hejuru aramubwira ati uyu mukobwa yamaze kugera mu mitima y'abakiriya, hari n'abandi bakiriya benshi batekereje kuza hano kubera amagambo ye. Ibyo watekereje nta shingiro bifite. Gufata icyemezo cyo kwirukana umukozi witwaye neza nka we mu gihe twari dufite ikibazo gikomeye akaba dutabaye, cyaba ari ikimenyetso cyo kudashima, cy'ubuyobozi butizewe bwuzuyemo ishyari no gutinya umuntu udakanganye. Umuyobozi w'umuhanga bakwiriye gushimira abakozi b'intangarugero, akabereka ko abashyigikiye kandi kabaha icyizere, aho kubafata nk'abashobora kumusimbura mu buryo bwo kumenyekana cyangwa mu kubahwa, mbese ntibamushyire mu kaga. None se ko bendaga kwigendera, ugira ngo iyo ataba byari kugenda bite? Nturi no gusoma amagambo banditse ko iyo atabaye bari kwemera bakatwishyura tukazabyirira. Urumva iyo nkuru ahantu yari kuzagera ari kuzafatwa ite? Ni bande bari kuzagaruka kurira muri iyi hoteli? Ahubwo ubu hari abashobora kuzagaruka kenshi kubera we. Niba mubura, bamwe bashobora kuzajya ahandi cyangwa bagatangira kuvuga nabi hoteli bavuga ko habaye impinduka mbi. Abandi bakozi nabo nibabibona bizabaca intege, bazibaza bati niba Latifa ukoraga neza bamwirukanye, twebwe tuzahamara kangahe? Ibyo bizabagira abanyabwoba, batangire gukora bucece nta mutima bashyizemo, bavuga bati gukora neza ni intangiriro yo kwirukanwa. Kandi bazaba bavuga ukuri bafite urugero rwa Latifa, byatuma imikorere ihungabana. Latifa ntumwirukane rwose. Undi nawe yaramwunganiye aramubwira ati kuba umukozi yakundwa n'abakiriya si ikibazo, ahubwo ni amahirwe akomeye, ni umusingi ukomeye wo kubaka ubucuruzi burambye. Abakiriya bashimishwa n'uburyo bitabwaho, bikongera icyizere bagirira aho bajya. Iyo bibaye inshuro nyinshi bigira ingaruka nziza ku izina rya hoteli, abantu bagatangira kuyivuga neza, bakayiteza imbere binyuze mu kuba ivugwa neza. Latifa akwiriye kuba icyitegererezo ku bandi, bagakurikira urugero rwe, bityo itsinda ryose bakorana ry'abaseriveri rikazamukana mu rwego rwiza rw'imikorere myiza. Muhani yararakaye ati kuki mudatekereza kure? Muribwira ko mu gihe akomeje gukorera hano abantu bagakomeza kuza hano kubera we, abandi batakwifuza kumutwara? Icyo gihe bazamuha amafaranga menshi akubye gatana ya hano, agahita agenda, abakiriya bakamukurikira. Murumva nazahora mwongeza umushahara ngo atagenda? Abandi bakozi nabo basaba kongerwa umushahara, kandi n'abikoze bamwe bakwirukana kuko mugenzi wabo bakora bimwe yaba barusha guhembwa. Latifa ngomba kumwirukana. Nabibamenyeshaga hoteli ni yanjye, sinabibagishagamo inama. Ahubwo ni mu mutumeho none haze hano. Mu gihe nyiri hoteli nabo bajyanama yo baganiraga, abakiriya bamwe bari kumara ibyo kurya, abandi bari kwitegura gutaha. Latifa agiye kwandurira ibyari biri ku meza, ahera ku meza ya wa musore umwe uri kumwe n'abagenzi be babiri. Yaje yihuta aterura amasahani, kubw'amahirwe make agiye kugenda anyerera ahantu hari hamenetse fanta, ajya kugwa hasi, amasahani arizunguza hejuru iramucika. Iyo hamwe n'ibyo kurya byari birimo bigwa ku rutugu rw'uwo musore wari wicaye ku ruhande, ikirahuri cya fanta yari afite kiramucika, imumeneka ku ipantaro. Latifa ashatse gupfukama hasi ngo amusabe imbabazi, uwo musore aramubwira ati oya Lati, nta kibazo, twara amasahani nsigare nihanagura. Latifa ati oya, reka nzane agatambaro kameze neza ngo hanagure pe. Yamaze kugenda, uwo musore wari yambariye ingofero, yambaye na rinete n'agapfukamunwa, bagenzi be bamusaba kwihanagura, bakora mu gikapu bamuha indi shati, ahita yongera kumera neza. Yamaze kugenda, umusore na bagenzi be bamufasha kwihanagura, bamuha umupira wo kwambara inyuma wo kurenzaho ufite n'ingofero, yongera kumera neza. Bakomeje kwinywera fanta zabo ngo bategereze ko Latifa agaruka bakamwereka ko atarakwiriye kwivuna. Ikibabaje nuko ibyaberaga muri hoteli byose byabaga bica kuri kamera. Muhani yahise agenda asaba ko bamuha amashusho y'ibyo Latifa akoze, isahani imucika ibiryo bikameneka ku mukiriya, ikirahure nicyo kikamucika fanta ikamumenekaho.
Latifa akigera hirya yahuye n'uwari uje kumureba, ahita amuzamukana hejuru mu cyumba cyari kirimo nyiri hoteli. Yabanje gusaba uwo mugabo ko yajya guhanagura umuntu yaramenye ibyo kurya atabishaka, undi amubwira ko natinda biraba bibi. Akigera imbere ya Muhani yamweretse ya mashusho, arenza ati ntugire icyo urenzaho, ikindi sinifuza ko business yanjye isenyuka kubera ubwambo bwawe. Ukwezi kwawe kwari kugiye kuzura, amafaranga yawe urayahabwa nk'ibisanzwe, genda ukuremo iniforume ufate ibyawe urara utashye. Yasabye imbabazi ashaka kwisobanura. Muhani ati genda singushaka hano, namaze gufata umwanzuro. Yagiye mu cyumba abaseriveri bakoreraga kuri hoteli bararagamo, afata twenda twatushyira mu gikapu, ajya kureba umuntu wari kumuha amafaranga, asanga uwo mukobwa afite amakuru n'impamvu bari bamwirukanye. Bamuzizaga ko yari yatumye abakiriya bamukunda. Uwo mukobwa yarasanzwe afitanye umubano udasanzwe na Muhani. Mbere yo kwirukana Latifa, Muhani yamubwiye buri kimwe. Latifa akimugera imbere, uwo mukobwa yarabimubwiye atazi icyo yirukaniwe. Muhani byari bimworoheye, yahaye umukobwa ya video wamena ibyo kurya k'umukiriya ngo aze kwishyira muri groupe. Nawe yateguraga ibaruwa yiherekeza ivuga impamvu Latifa yari yirukanwe, ariko imuharabika, akanaboneraho gusaba imbabazi ku byabaye uwo munsi, akanizeza abakiriya ko bazakomeza guhabwa serivisi nziza, ndetse kugira ngo batabitindaho akarenzaho ko azatanga igihe cya promosiyo, ibiciro akabishyira hafi ku kiranguzo mu gihe cy'iminsi runaka ku bakiriya bazajyayo. Latifa n'agahinda kenshi yahetse igikapu cye atazi aho agiye kwerekeza, arinze muri etaje ya kane yibuka ko hari umukobwa batavuganaga cyane wiberaga hanze ya hoteli. Yabanje kujya kumureba amubwira uko byifashe. Uwo mugenzi we nawe witwaga Mercy aramubwira ati sinakwanga kugufasha kuko nawe utabyanga, wowe genda aho nawe urahazi uvugane n'umukozi wawe uhakora umubwire ko ari cyo ukohereje. Uwamasenge bataha saa 4 kandi nanjye ndaba nahageze. Urabona tugeze saa 2 mu kanya saa 3 ndataha kuko njye sinkora ijoro urabizi, ibindi turabivugana mageze. Latifa yikije umutima agenda yishimye kuko nibura yarabonye aho yerekeza nubwo atarazi uko byari kugenda nyuma yaho. Icyakora none yari afite amafaranga make yashoboraga gukoresha atega akagera iwabo akazaba ashaka ubundi buzima. Mu gihe bari bamwirukanye, babasore bakomeje kumutegereza ngo barebe ko yagaruka kubahanagura baraheba nubwo bari bihanaguye kare. Igihe cyo gutaha cyabo cyarageze, bava muri hoteli barigendera. Abandi bagiye bamubwira bati Omondi uwanze kurira muri hoteli yawe ujya mu yabandi none bakumenyeho ibiryo, ubu karuka abantu batakuzi ugira ngo ntihori kuraburiza. Hari abari guhita bafata amashusho iyo baba bazi ko uri umuhungu wa nyiri hoteli ikomeye ya mbere mu gihugu. Omondi yarasetse arababwira ati nabira nari nkeneye kubimenya, uriya mukobwa yamaye isomo rikomeye nubwo bwose atanagarutse ngo mushimire. Nkwiriye kwishakamo ibyishimo mu mimerere yose kuko simanze impamvu ibintu runaka bibayeho. Ubwo hari indi mpamvu siko yavuze se? Nabo bati nibyo yavuze koko, wasanga wenda kuba wimennye nk'umuceri ipantaro ikuzuramo fanta ari umugisha. Babivuze bamuserereza ariko nta mutima mubi, niko bari bibaniye. Mu masaha ya saa 5 n'igice, Mercy yaratashye asanga Latifa bamuhaye ikaze. Uwo mukozi wo mu rugo yari afite umwana rera akanateka. Latifa akihagera akamubwira ko yaje yavuganye na Mercy. Uwo mukobwa wo mu rugo yamwisanzuyeho, Latifa nawe amwisanzura atangira no kumufasha mu mirimo. Baraganiriye barahuza, anamubwira uko byamugendekeye. Mercy yarahageze bongera kubiganiraho neza. Yaramubwiye ati yanshoreke ya boss ngo igiye gusharinga aka video ka uri kumena ibisigazwa by'ibiryo ku mukiriya ngo bagusebye banandike ibaruwa kwirukanisha. Ubwo nabyo byitegure urabibona muri groupe. Latifa ati ko banyirukanye se ibyo bindi uraba bari kubikorera iki? Mercy atumva ngo abantu bari bakwishimiye barahita bakwanga kandi koko birumvikana nta muntu urongera kugukunda nyine umena ibiryo ku bakiriye. Latifa arababaye ariko ntacyo ari kubihinduraho, ahubwo Mercy yaramubwiye ati rero hano si iwacu ni kwa Masenge, bafite abakozi babiri, umwe aza gukora amasuku ku manywa nimugoroba agataha. Uyu warera umwana byonyine akanateka nimugoroba kuko akenshi umwana baryamye akanaharara. Ubwo rero sinzi uko bizagenda, niwabasha kuhaguma kandi atari iwacu, ari njye wakuzanye ntabamenyesheje nta n'akazi ufite. Nibaza ndababwira ko uraba uri kuhaba mu gihe runaka uri gushakisha inzu yo gukodesha uri no gushaka akazi, bitabaye ibyo bazandambirwa. Ibaze nawe kuba abantu baguhaho kuba ibyo kuraramo, amazi, isabune, amavuta, ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibindi by'ibanze batakwishyuza, warangiza ukabashyiraho undi muntu utanabategoje. Latifa yarabyiyumvishaga aramubwira ati ninkabya ndamara iminsi 3 gusa, nzaba naramenye niba ndaguma muri uyu mujyi cyangwa nasubira iwacu mu cyaro. Uwo mugoroba yaraharaye, bukeye mu gitondo azindukira mu muhanda ngo ajye kureba ko yabona akazi ahantu hose. Yiriwe azenguruka bigira nka saa 8 n'igice atarabona ahantu yahabwa akazi. Yagiye mu tubari, ajya mu maresitora, ajya ahantu hose arakabura. Nako gukora mu rugo yarakabuze, ako gukura imihanda nakarakabura. Suka atari kuzakabona wenda, gusa guhita akabona mu mwanya ntibyari byoroshye. Agenda yahuye n'aba basore 3 barimo Omondi yari yamenye ibyo kurya ku mugoroba, bahuye baramusuhuza ahita bibuka. Gusa Omondi yari yambaye ikigofero, yambaye rinete n'agapfukamunwa, umuntu atabasha kumenya uwo ari we. Yongeye kubasaba imbabazi, ahubwo bo bamusaba kubabwira impamvu atagarutse.
yababwiye uko byagenze birababaza. Umundi aramubwira ati icyemezo cy'umuyobozi w'iriya hoteli Muhani hoteli ntabwo gishingiye ku nyungu rusange, ahubwo gishingiye ku bwoba n'ishyari yakugiriye kuko rubonye hiti. Undi yaramwunganira avuga ati ubuyobozi budafite ubushobozi bwo kwihanganira no gucunga neza abakozi beza nkawe buba buri mu nzira yo kwisenya, ahubwo umukozi ukundwa n'abakiriya akwiriye gushyigikirwa akitabwaho ndetse agasabwa kugira uruhare mu iterambere rya hoteli. Latifa adatinze yarabaje ati none se mwe mukora iki, mwandangiye akazi? Bararebanye, umuntu ahita amubwira ati njye ncuruza amayinite kuri Sahabu hoteli. Latifa turikorera ukorera hoteli bimeze bite? Naho turabona hari igihe abakiriya baba bashaka kubikuza amafaranga cyangwa kuyabitsa, hari n'ababa bashaka ka mitiyu gasanzwe. Ikindi harimo amakava ya telefoni, amasharijeri n'utundi tuntu twibanze nyine ku buryo umuntu ashobora kuza muri hoteli akadukenera najye kudushakira ahandi. Ngenda kuri abo kampemba make nyuma y'ukwezi. Abandi nabo baramubeshye bamubwira ko bakora ibiyedi iyo byabonetse bagakora n'ubukarani. Latifa ati mwandangiye aho mukora ikiyede se cyangwa mukandangira ahantu muzi bifuza umukozi? Gusubira mu rugo byo ndumva ari intambara pe. Abo basore barebye umuntu umwanya munini, umwe aramubaza ati none se mani ntabwo muri hoteli yanyu bakeneye abakozi? Nawe ati ntabwo ari hoteli yacu kuko ngenda umukozi usanzwe, ntabwo ari hoteli yanjye, ahubwo abakozi numvise bashaka nabo gukora amasuku, sinzi niba yakemera. Ikindi hari igihe batahita bakamuha, reka mbaze umujama wanjye numve niba atakamushakira. Yigiye ku ruhande ahamagara umuntu arongera aragaruka. Yabwira ati fati akazi karahari ariko se uragakora? Bahimba amafaranga make pe. Icyiza kirimo nuko saa sita batanga ibyo kurya na mbere yo gutaha wenda rimwe na rimwe umuntu akaba yabona ibyo kurya ariko ntabwo biba buri gihe. Ikindi wishakiraho kuba hanze ya hoteli iyo ukora amasuku. Latifa ati ahubwo urakoze cyane, ubwo se nakabona nte? Nzamenya ne ko nagahawe? Ngewe nubona hase? Yaramusubije ati ndeka nimero ngiye kukubwira nawe uduhe iyawe. Iyo nimero bitarenze uyu munsi iraguhamagara, nitaguhamagara ubwo ngubwo biraba birangiye nta kazi urabona. Latifa yarabashimiye, umuntu amwenyura aramubwira ati buriya guhura nawe byari bifite indi mpamvu ibyihishe inyuma, buriya ntabwo ari twebwe twihuje gutyo gusa. Latifa yibutse ibyo yari yavugiye muri hoteli ya Muhani, araseka basezeraho aragenda, nabo basigara baseka. Bagenzi baho umundi bo basigaye baseka cyane, baramubwira bati ariko boss ubu ko kugiye kwigira umuntu ucuruza amayinite kandi ari wowe nyiri Sahabu hoteli? Papa we Sahabu ntiyamaze kuyikwegurira, ikibura si ugukora ibirori gusa akakugaragaza nk'umuyobozi wa hoteli, n'uwo ufite ijambo rya nyuma, none gura umukozi w'amayinite. Umuntu aturiye mukobwa sinzi impamvu ndi kumwiyumvamo cyane, cyagendana namwikundiye none turahuye mbasha kumwitegereza neza numva ari kunkurura kurushaho. Undi ati wamukunze se? None se bihuriye no kuba wamubwira ko uri umucuruzi w'amayinite? Nawe ati n'ubundi mwe muhora mubaza byinshi, mutuze nzabibasobanurira. Ubu se ni rimwe mumbajije ngo kuki ntajya muri hoteli ngo nigaragaze nka nyirayo, ariko igihe ntikiragera, nimutegereze byose muzabisobanukirwa. Uwo mwanya umundi n'abagenzi be baratashye, bari bafite inzu yari iruhande rwa hoteli babagamo bayibanamo ari batatu. Umundi nta gutinda ahamagaye wari manager wa hoteli bavugana akanya gato. Manager nawe yese yohereza umuntu aza kubwira uwo mu agent wakoreraga muri ako kazi yacururizagamo amayinite ko hari amasaha runaka azajya yemerera undi muntu akaba amusimbuye akamera nk'ari uhakorera. Uwo muntu wari utumwe na manager yaramubwiye ati uwo musore naza arakwibwira umwemerere ibyo ari bugusabe, wowe urabivuganaho na manager nyuma. Ku rundi ruhande Latifa nawe igitima cyaradiye agatelefone yasona akagira ngo ni manager wa Sahabu Hotel umuhamagaye. Kubw'amahirwe nijoro ari kumwe na Mercy yarahamagawe. Uwo manager nta magambo menshi yamubwiye, yaravuze ati mu gitondo uzinduke uhagere saa moya zuzuye, uraza ubaze umuntu uri gucuruza amayinite aho abakozi bashya baje bakirirwa ahakurangire, baraguha imyenda y'abakora amasuku bakwereke naho utangirira. Yahise akupa umukobwa ataranamubaza ku mushahara, akazi yari akabonye atamenye nayo bari kujya bamuha ku kwezi. Mercy nawe yarishimye aramubwira ati niba ubonye akazi nta ribi ndibuze kukurangira naho wabona inzu yo gukodesha, ariko ubwo ubonye akazi mu gihe utarabona inzu wagize ukaba uri hano. Si uko ntifuza ko haguma, ntunyumve nabi pe, ariko nawe urabizi si iwacu. Latifa ahubwo nkwiriye kugushimira, wamfashije tutari dusanzwe turi inshuti birenze. Iyo ntakugira ubu mba narasubiye iwacu, udufaranga twose bamaye ntugereje, ariko ubu ndaba mfite yo gukodesha inzu amezi 2, mfite yo kugura udukoresho two mu nzu n'utundi tuntu twibanze. Mercy nawe yarishimye aramubwira ati ubu twamaze kwibera inshuti, kandi nk'uko wabivuze byose bibaho kubera impamvu. Ikibaye uyu munsi kikaba kigutegura ikizakuba ejo hazaza. Nta kintu kinshimisha nko kuba wumva ko nta mutima mubi mba mbivugana, kubera ko hano nyine atari iwacu, ni gukubwira ngo ndagushakira inzu ngo agenda ntabwo mba nkwirukana pe. Iryo joro baraye bose bishimye, cyane cyane Latifa wari ugiye gutangira akazi hatabanje guca iminsi myinshi yirukanwe mu kandi yari asanzwe akora. Icyakora mu gitondo yagiye kuri Instagram asanga umuyobozi yatanze itangazo risubiza abari bakomeje kwivuvumanga bavuga ko mu gihe baje kuri hoteli yajya muzana akabaganiriza. Wa mukobwa bagiranaga umubano wihariye yasangije ka video, abantu batangira kukavugaho bituma bicamo ibice bibiri. Bamwe bavuze ko ntawe bitabaho ko yabanje kunyerera, abandi bavuga ko ari uburangare. Muhane yise afatiraho ababwira ko umukobwa amaze gusezera akazi nk'uko yari amaze iminsi abitangaje.
Itangazo ryagiraga riti ku bakiriya bacu b'ingenzi tubashimiye byimazeyo kubw'ukuntu mukomeza kutwizera no gushima serivisi dutanga. Twifuje kubagezaho ubutumwa bwihariye hagamijwe gusobanura bimwe mu bintu bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga no gusubiza ibibazo byatangiye kugaragara mu bitekerezo byanyu. Ku bijyanye n'umukozi Latifa, twifuje kubamenyesha ko Latifa yasezeye ku kazi ku bushake bwe nk'uko yaramaze iminsi abitumenyesheje. Ntabwo ari ukuri ko yirukanwe nk'uko bivugwa ahandi, ahubwo niwe wafashe icyemezo cye bwite. Ku byagaragaye mu mashusho yasakaye, nk'uko mubizi hari amashusho yagiye hanze avugwaho byinshi, bamwe babyita ibisanzwe abandi babibona nk'uburangare. Dushaka gusobanura ko mbere yo gusezera uwo mukozi yari amaze gukora amakosa akomeye, harimo kumena ibiryo n'ibinyobwa ku bakiriya mu buryo butabubashye, gukoresha amagambo atari meza mu gihe ari mu kazi no guhungabanya icyizere abakiriya batugirira. Ibyo byose nibyo byatumye tugirana ikiganiro kigamije gusubiza ibintu ku murongo, nyuma y'ahafata icyemezo cyo kuva mu kazi. Ku bufatanye dukomeje kubaha mu rwego rwo gukomeza gushimira no kugaragariza agaciro abakiriya bacu, twatangiye gahunda ya poromosiyo y'icyumweru kimwe, aho ibiciro byagabanyijwe bikagera hafi ku kiranguzo. Ibi bigamije gufasha buri mukiriya kubona serivisi nziza kandi zihendutse, ndetse akanabona ko tumushimira kandi ko tumwitayeho. Turabasezeranya ko serivisi zacu zizakomeza kuba zinoze, zishingiye ku ndangagaciro y'ubunyamwuga n'ubupfura. Ikindi, uburyo bwo kwakira ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu bwakomeje kunozwa kurushaho. Turabasaba kwirinda amakuru y'ibihuha no gukomeza kugirira icyizere itsinda rishya ry'abaseriveri bacu ritarimo Latifa. Yasoje ashimira avuga ko ari ubuyobozi bwa hoteli. Iri tangazo ryababaje Latifa bikomeye, ariko nanone amwenyuraho gato kuko bari bamwihereye akandi kazi. Yari ikomereje agera kuri Sahabu hoteli, ku marembo yayo abonaho akazu bacururizagamo amayinite. Uwari ukarimo yaramuzi, yari uwo monde wari wakamurangiye. Latifa aramwegerera aramusuhuza amwenyura, amwishimiye cyane kuko yari yamurangiye akazi ko gukora amasuku muri hoteli bagahita bakamuha. Umundi nawe yarishimye ati Latifa wazindutse rwose ndabikunze. Latifa ati sha ndumva afite ubwoba nishimye, mbese nanjye sinzi uko ndi kwiyumva, ariko wakoze kundangira akazi, buriya utabimberamo ntibari kukama, kuko mbere nari nahaje bambwira ko nta mukozi bakeneye. Umundi ati ubwo kuko wahaje, wenda niba wahaje wasanga wabaje undi muntu, ariko manager yari akeneye umukozi, nigeze kumva bivuga, niyo mpamvu namuhamagaye mbyizeye. Latifa ati nzakugurira akantu pe, ahubwo uranarenze kuba utunze nimero ya manager wanyu. Umundi aseka ati nanjye nayihawe n'undi muntu. Yamurangiye aho yari kwerekeza bakamuha imyenda yo gukorana amasuku, bakamuha n'ikarita y'umukozi wa hoteli. Yari yishimye cyane bidasanzwe. Iyo hoteli yari ikomeye mu rwego rwo hejuru, ari iya mbere mu gihugu hose, nta muntu utaruyizi. Bakimara kumuha imyenda yo gukorana, bamweretse uko akazi gakorwa mu bugwaneza, bamuha umukozi w'umuhanga bari kujya bakorana amasuku kugira ngo arusheho kumwereka uko bikorwa. Akazi uwo munsi kamubereye keza kuko mugenzi wari umukobwa witwaga Ki, yari umunyarwenya, agwa neza kandi aca bugufi. Yamusobanurira ibikorerwa muri hoteli byose, yamusobanurira ba nyirayo. Yaramubwiye ati hoteli yari y'umukire witwa Sahabu, ariyo mpamvu yitwa Sahabu hoteli, ariko mu kwezi gushize yakoze ubukwe, asanzwe afite umuhungu yabyaranye n'undi mugore. Latifa turi kubivanga bivuge neza. Nawe ati Sahabu yari afite umugore, babyarana umwana umwe w'umuhungu. Uwo mwana agize imyaka 2, umugore wa Sahabu yarapfuye. Sahabu yanze gushaka undi mugore, yita ku mwana we ari nako akorana umwete. Igihe cyarageze agira ibikorwa by'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye birimo n'amahoteli. Umuhungu we nawe yigaga mu bigo bikomeye nk'umwana w'umukire, ntabwo yakunze kubana na se cyane ngo abe muri iki gihugu kuko nyine yabaga ari mu mashuri meza akomeye. Abantu rero bamwe ntabwo bamuzi. Mu gihe se yakomezaga kwagura ibikorwa bye, yubatse iyi hoteli, amaze kuyubaka yubaka n'ibindi bikorwa hanze y'igihugu nk'uko nabikubwiye. Hanyuma rero kuko umuhungu yaramaze kwiga, yaramuhaye ibintu byose yakabaye yaramuhaye nk'umubyeyi mwiza, yaravuze ati reka nshaka umugore, umwana wanjye ntazababara. Naramureze arakura, nawe ageze igihe cyo kuba yanashaka umugore, ubu arakuze, nshatse undi mugore ntabwo byateza ikibazo. Buriya Sahabu hanze niho afite ibikorwa byinshi, niyo mpamvu ariho yakoreye ubukwe akanaguma yita kuri ubwo bucuruzi. Gusa mbere yo gukora ubukwe yafashe imwe mu mitungo ye, nako ni hafi ya yose, ayandikisha kuri uwo mwana w'umuhungu. Iyo asigaranye niyo mike niyo azasangira n'uwo mugore we n'abana bazabyarana. Latifa ati ni gute wamenye ayo makuru ukamenya n'amabanga y'umuryango? Ndumva bitangaje. Uwo mukobwa ati niwe wabitwibwiriye. Uzi ku munsi w'ubukwe bwe buri mukozi hano yari yemerewe kurya no kunywa icyo ashaka umunsi wose, kandi muri uku kwezi abakora akazi ko hasi nk'abaseriveri n'abakora amasuku yadukubiye umushahara 2. Nyuma yaho nibwo yaje akadukoresha inama, akatubwira iby'uwo muhungu we, ariko ntamutwereke. Kandi ngo mu mitungo ye uwo muhungu we yamuhaye 3/4. Nawe urabyumva ko iyi hoteli ari nk'agatonyanga mu nyanja k'imitungo yamuhaye. Latifa ati harya uwo muhungu ntumuzi? Nawe ati nta muntu n'umwe uramubona, ariko ngo yamaze kugera mu gihugu. Hari ibirori bateguye ngo bizaba hagati y'amezi 3 na 6 ari imbere, nibwo azamugaragaza nk'umuyobozi mushya wa hoteli. Ubwo rero ni ibyo n'amazina ye ntituyazi, isura ye nayo ntituyizi. Wenda hari abamuzi ariko twebwe ntabwo tumuzi, nyine abakora muri hoteli benshi
abantu ntabwo bakunze kumubona, ariko nanone ni ibisanzwe. Nawe bagiye bakubaza abana b'abagabo b'abakiruzi muri uyu mujyi ntabwo wabamenye. Abenshi nibo baba banazwi ku mbuga nkoranyambaga ngo wenda wababona. Ubu se uwakubaza umuhungu w'imfura wa minisitiri runaka cyangwa guverineri wapfa kumumenya, ariko ubuzi guverineri, uzi minisitiri, uzi umukire wa mbere, ariko nyine abana be ntabwo tuba tubazi kubera ko nta bikorwa baba bafite nyine bizwi byatuma umuntu abamenya. Latifa yasaga nk'asobanukiwe ibintu bishoboka kuko uwo mugenzi we witaga Ki yaramusobanuriye byose. Bidatinze amasaha yo kurya saa sita yarageze. Bagiye kurya, basoje bakomeza akazi. Mu kazi hagati Mercy yaramuhamagaye amurangira ahantu yari yamuboneye inzu yakodesha. Iyo nzu yari kure ya Sahab Hotel, harimo nk'iminota 50 ku muntu wagiye n'amaguru. Latifa nta mwanya wo kumuboranya yari afite ngo wenda amubwire ati kuki utayishatse aha n'aha, kuko atari kubasha kubona uko ayikodeshereza kandi yagiye mu kazi. Ikindi ntiyari kubona inzu yo hafi kuko zari zihenze nyine ari mu mujyi, bari bamushakiye inzu yo mu nkengero. Yohereje amafaranga y'amezi 2 asigarana amafaranga make yo kuguramo ibindi bikoresho. Mercy yanamwohereje nimero y'umukomisiyoneri wari kumufasha atashye, arenza ati turasubira kuri telefone nintaha, uwo mukomisiyoneri ndabizi arayikugezaho. Mu gutaha agana saa 11 n'iminota mike yatahanye na Ki. Bageze ku marembo, Latifa tumva reka nsezere ku muntu uri gukorera hano, niwe wandangiye akazi nanamubwiramo amayinite. Ki ati njye ndi kwihuta nshaka kugeraho ngateka. Bye rero. Latifa agiye gusezera kuri Omondi atakazi karangiye neza, nawe ati yegosha wakoze cyane, ariko ndi kwihuta na hano hashya ngiye kuba ndagurana akamatera ko kuraraho. Omondi ati waretse se nkaguherekeza? Usanze ngiye gukinga urugi, hari umutipe ugiye kuza kunsimbura, ariko nta birenze nafunga yaza agakomerezaho. Latifa ati nta ngaruka byakugiraho se? Nawe ati ntazo, kubera ko amasaha yo gutaha yageze, uwo musore uri kunsimbura agatinda kuza, niyo ikibazo cyabaho. Latifa ati ubwo se saa sita ubona akaruhuko ko ntakubonye abandi bakozi barira se? Nawe ati njya hanze saa sita mpita njya muri ghetto ngateka vuba cyangwa nkarya ibikonje ngahita ngaruka. Baba tipe tubana niba bakavuye mu buyede ngo wenda bamfasha. Latifa ati cyakora muzi kwiyitaho pe, uruhu rwanyu rusa neza, murakeye bya hatari, nuko wenda wowe uhora mu ngofero no mu gapfukamunwa no mu mipira hari ukaba ukora n'akazi ko gutanga amayinite. Ibyo wenda bigufasha kudahura n'ivumbi, ariko biragoye kubona abasore bakora ibiyede basa kuriya. Umuhondo aseka ati wikabya, hano ni mu mujyi, ikintu cya mbere buri wese akora no kwiyitaho. Baganiraga no gufunga ku kazi bacururizagamo amayinite. Yaramubaje ati kugera aho hantu usa n'iminota ingahe? Nawe ati ntabwo yarenga isaha. Umuhondo ati isaha yose ubwo se uzabivamo? Latifa ati iyo nshaka inzu hafi bari kunca amafaranga menshi nafite, nashatse yo mu nkengero ukuntu nyine inzu zihendutse. Umuhondo ati usaba icumbi muri hoteli se? Latifa ati ubwo nari gutinyuka koko? Ikindi bagena ibyo kurya bya saa sita gusa, nimugoroba umuntu akimenya, bivuze ngo najya njya muri restaurant nanjye. Umuhondo ati nzakohereza abandi bakozi bahawe uko babigenza, wasanga ubisabye bakwemerera kuhaba, hari inzu babageneye nubwo bakata ku mushahara. Latifa ati byihorere, nimenyera wenda nzabitekerezaho. Yahamagaye komisiyoneri amurangira aho bari guhurira akamuha imfunguzo. Umuhondo yibwiraga ko Latifa ari butega akamoto wenda, ariko umukobwa amubwira ko hagenda n'amaguru. Nawe yanze gutera hejuru ati ntari bitugenda ndaguherekeza ngo ugezeyo. Baramanutse. Umuhondo ati ngaho nsobanurira akazi kawe kameze gate? Njya kanjye ni ukuzinduka nkitegura nkaza kwicara mu kazu buri munsi, kandi sinjya mpfa kumenya ibyo muri hoteli. Icyo akora hari umutipe w'umuseriveri tuziranye uhakora, ni nawe wahandangiye akazi, ariko nawe urabyumva ambwira bike bike sinzi byose. Latifa aramubwira ati akazi ni keza, gusa nzajya nkora amasaha 8 kugera ku 10 buri munsi, guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, nta munsi wo kuruhuka. Ikindi ni ukuba nahageze saa moya, naho umuntu wo kumfasha kumenyera. Umuhondo aseka tuzi ko abakora amasuku muri hoteli aribo bantu baba barenze. Nawe ati batese? Yaramusubije ati muri buri hoteli ifite izina rikomeye, isuku ni kimwe mu bintu bituma igaragara neza, ikavugwa neza, kandi abakiriya bakayishimira. Iyo hoteli iri mu buryo ukomeye nk'uyu noneho nayo ikaba ikomeye yizwe, isuku igirwa inshingano ya buri munsi, kandi abashinzwe kuyikora baba bafite uruhare rukomeye. Umukobwa ukora amasuku muri hoteli nk'iyi aba afite inshingano ziremereye. Ahubwo ndabyumva, nubwo uri kukwita ko ari akazi keza, buriya gafite n'uruhande rwako rukomeye ku buryo kakuvuna, mbese ari akazi kavunanye mu tuzi wigeze ukora. Latifa ati n'ubu ufite ishingiro. Umuhondo ati ahubwo naguciye mu ijambo, nivugira ibindi uzaransobanurira neza uko uzajya ugakora, mbwira bimeze bite? Nawe ati reka ngusobanurire uko gateye. Akazi kanjye karimo ibice byinshi. Icya mbere ni ugusukura ibyumba by'abashyitsi. Buri gitondo buri mukobwa ushinzwe amasuku ahabwa urutonde rw'ibyumba ashinzwe gusukura, ahindura imyenda y'amashuka, agatunganya uburiri, agasukura ibirahuri by'amadirishya n'inzugi, akagenzura ko ameza n'intebe bimeze neza n'ibindi. Uretse ibyumba by'abashyitsi kandi hari n'ahantu hatandukanye dukora isuku, nko muri koridori, ubwiherero, aho abantu bafatira amafunguro, aho banywera ikawa cyangwa se aho banywera ibindi binyobwa. Ibyo byose bigomba guhora bisa neza, bisa nk'aho ari bishya. Ubwo nibagiye kukubwira ko ayo mashuka tuza gusimbuza andi abakozi nkatwe ari twe tuyamesa.
Umuntu aseka ati sinakubwiye, erega nimwe murenze muri iyi hoteli. Ubwo umukiriya ashima hoteli ngo isasa neza, ibyumba biba biri ku murongo, ari mwe mwabikoze. Latifa ati niko bimeze ariko ntabirenze, siko kazi kacu se. Umuntu ati ntabwo se wabonye ko kazajya kakurambira cyangwa se ugahura n'imvune nyinshi cyane. Nawe ati amasaha abakozi nkanjye bakora ararambiranye, rimwe na rimwe ngagera ku 10 cyangwa muri 12 ku munsi. Dushobora gusukura ibyumba 10 cyangwa birenga buri munsi, kandi byose bigasaba gukorwa ku rwego rumwe. Iyo wongeyeho ko hari n'abashyitsi bamwe bagira imyitwarire mibi, bamwe bashobora kuvuga nabi, abandi bagasiga ibyumba byanduye cyane, bituma kaba akazi katoroshye. Ariko nibisanzwe nta kazi katavuna. Umuntu ati nta kundi pe, ariko nubwo akazi kavunanye bibabigisha byinshi, kabatoza kwihangana, kubaha abantu nyine bo mu ngeri zose, ni ukuvuga abakiriya n'abandi bakozi, kandi rimwe na rimwe mwakwihugura ku ndimi, kuko mukora amasuku no mu byumba by'abantu baturutse mu bindi bihugu. Mushobora kwiga uburyo bwo kwakira abantu ndetse mukanasobanukirwa serivisi z'amasuku n'ubukerarugendo, wenda muri kumva ibiganiro bagirana. Uzi ko bamwe mu batangiriye kuri aka kazi tuziranye ubu bageze ku rwego rwo kuba abayobozi b'amatsinda akora amasuku mu mahoteli cyangwa se abakora ubuseriveri muri hoteli bakoramo. Abadakora mu mahoteli bagiye ahantu runaka, nk'ahantu bari buze guteka ugasanga ari bo bayoboye. Latifa aramusetse ati ariko ye nawe urakabya pe, ubwo se urumva nzamenya izihe ndimi? N'ubundi mbonye umuntu uvuga urundi rurimi napfa kugerageza, ibyo yambwira nabyumva. Umuntu turakomeje, nawe ati yego ndakomeje, kuko nabashije kwiga nubwo byanze, ariko hari utuntu nzi. Nawe ati ibyo tubireke nkwibarize. Latifa ati mbaza ntarebe. Umusore ati ari akazi ko gukora ubuseriveri nako gukora amasuku akavunanye cyane nakahe? Latifa ati twose naradukoze, ariko reka mbisesengure neza numve, kuko sinahita mvuga ngo naka ngaka cyangwa naka. Ubundi ako gukora amasuku gasaba gukorana imbaraga, gukora ingendo uva hano ujya hariya, guterura ibintu runaka, kandi ugakora isuku buri kanya. Nkanjye bambwiye ko ngomba kujya nsukura ibyumba byinshi buri munsi, kuva ku 10 kugera kuri 15, bikubiyemo gusasa uburiri, gukoropa ibyo byumba, gusukura ubwiherero n'amadirishya, guterura ibintu rimwe na rimwe, kandi ibyo ni akazi gahoraho. Imvune nabonye zirimo nuko rimwe na rimwe bizajya binsaba guhora mfukamye, usoza gukoropa hamwe na hamwe ugatorosha, ahari amatapi aho aba ari ugutorosha gusa, ahandi agakora ahagaze igihe kirekire. Ibyo rero bitera kuribwa amaguru n'umugongo. Nta guhura n'abantu benshi bituma akenshi umuntu yumva ameze nk'uri wenyine, kuko iri mu cyumba uhakora vuba ngo nihaza umukiriya wundi ahasanga hameze neza, uba uri wenyine rero. Ndetse bamwe mu bakiriya baba baduciye amazi ntabwo tubavugisha. Igiteye imvune cyane nuko ibintu bikorwa mu gihe gito, bigasaba kwihuta no kwirinda amakosa ayo ariyo yose. Umuntu atuwabikurikiranye neza, ngaho rero mbwira no ku buseriveri ko kaba gateye gate. Nawe ati ni ugutanga serivisi, kuvugana n'abantu no kugendera ku gitutu cy'abakiriya. Ugakora abasabwa gushyira amafunguro n'ibinyobwa ku meza y'abakiriya, abasabwa gushyigikirana nabo bakamuha ibitekerezo runaka, akabasabwa gutanga ibisobanuro wenda nk'ibintu bitari kugenda neza, ibyo batumije biri gutinda, kandi agahangana n'imyitwarire itandukanye y'abamutuka n'abamubwira ibiterekeranye. Mbese wabasabwa kujya mu bantu benshi agakorera imbere ya rubanda. Kwihanganira abakiriya batesha umutwe, basaba ibintu byinshi icyarimwe, batazi gutegereza no kwihangana bitesha umutwe. Imvune zibamo no guhora uhagaze, gutwara ibyo kurya biremereye, kugenda wihuta uva mu gikoni ujya ku meza, gukorana n'abantu benshi bafite imico itandukanye, rimwe na rimwe bagusebya, bagusuzugura, cyangwa bakakubuza kuruhuka, kandi kakaba akazi kabamo igitutu cyane, aho umuntu akora adatekereza, rimwe na rimwe akaba atabona n'umwanya wo kurya kugeza nimugoroba. Gusa ho havamo amahirwe menshi, kuko aba ashobora kubona tips nk'umukiriya yakiriye neza akaba yamuha amafaranga y'ishimwe atari yiteze, bigatuma akazi kaba koroheje ku bashobora kukitwaramo neza. Nanone iyo urebye nabi uhita wirukanwa, kuko nanjye byagenze nta miyaga bagushyiriyemo. Umuntu atuzi ko ibintu byose wambwiye utigeze umbwira akabonanye kurusha kandi wowe nsobanurira uko biba bimeze, ariko ntabwo wavuze akazi kagoye cyane. Latifa ati nakubeshye, tuvuze ku kavunanye ku mubiri gasaba imbaraga nyinshi, navuga ko gukora amasuku ariko karenze. Tuvuze akabamo igitutu n'umuhangayiko, navuga ubuseriveri. Umuntu turi kunjagaraza winjyana kure mwana, wowe mbwira uko bimeze, ubwo se akagoye nakahe? Nawe terega uretse kwijijisha, akagoye wakumvise. Akamasuku karavuna bya hatari, kubera ko gasaba gukoresha ingufu z'umubiri, ugahora upfukamye, ucuramye, uterura amatera, usukura ubwiherero, ibintu byose kandi ugahora ubisubiramo. Gakorerwa mu bice bitagaragara, abagakora ntibahabwa tips, ntibashimirwa, kandi akenshi nta n'uvuga ko hari icyo bakoze. Mbese dukora ibintu ariko ntabwo bigaragara, turavunika, abakiriya ntibabibone na boss ntabibone. Abantu baje muri hoteli cyangwa se ba nyirayo babona ko ibintu bisa neza, biri guhumura, ariko ntabwo bakwiyumvisha ukuntu kubisukura nyine biba birimo imvune. Umuntu ati ndabyumva, noneho tuvuge ku biciro, agahemba menshi nakahe? Naho tumva wenda ubuseriveri wahemba hagati y'ibihumbi 80 n'I150 bitewe na hoteli, kandi hari abakobwa bahabwa tips ku buryo babona na 200, ariko ukora amasuku ni hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100, nta tips nta kiniki.
Umuntu aseka tukuntu uvuga ngo nta kintu n'iki birashimishije nubwo bibabaje. None se ko wagiye uvuga ngo hagati y'aya n'aya wambwiye bazajya baguha wowe niba nta banga ririmo. Nawe turumva njye nagize umugisha ari nayo mpamvu ngushimira cyane. Bantangirije ku 70,000. Nyine abakora amasuku ntabwo bahembwa amafaranga angana. Hari abahabwa menshi kubera uburambe bahamaze igihe kinini, ariko njye navugaga muri rusange. Umusore ati inzu tugiye kureba uzajya yishyura angahe? Nawe ati ndashaka umuntu nzajya mbana nawe ahari kuko sinazabivamo. Nzajya nishyura 25 yose kandi nta gashamburete. Ugashyiraho no kuryamo ku mugoroba rimwe na rimwe utirengagije n'ibindi umuntu akenera. Umuntu ati pole sana. Latifa ati none se kumbwira pole wowe ukorera angahe? Yaramusubije ati njye nkorera amafaranga make atagera mu 100,000. Latifa ati nibanga se? Ubundi se sinabonye mucuruza n'amakavu ya telefoni, amasharijeri nyine, muswari, udutelefoni duto n'ibindi. Nawe ati nyine hoteli n'umunyamishinga cyane, abafite business nyinshi, abashaka ko abakiriya be batajya gushakira ibintu ahandi. Njye rero wa 80,000 ku kwezi. Latifa ati nkurusha umushahara nubwo uhembwa 80 ngahembwa 70. Umuntu ati gute se? Nawe ati njye bangaburira saa sita ariko wowe urigaburira. Ahubwo ubishaka wajya uza tugasangira saa sita. Umuntu ati uri seriye nzajya nza. Nawe ati ndakomeje wajya uza rwose tukisangirira niba ubishaka. Bakomeje kugenda baganira bamaze kugenda nk'iminota 10 Latifa ahamagara wa mukomisiyoneri. Yari hafi aho wamuha imfunguzo amwereka n'inzu ye. Umuntu yaramubajije ati harya ugiye gukora iki? Nawe ati ngiye gushaka uko nagura akamatera kuko niko gakenewe kurusha ibindi. Gusa ninsagura nagura agasafuriya ngure n'akababura wenda. Umuntu ati ndabizi ntabwo wabishobora uri wenyine, reka tujyane mu gasoko ngufashe. Latifa ati ntaribe twajyana niba ntari kukuvunisha. Baragiye umuntu yigize nk'umukene ukomeye cyane bagura amatiri itageze ku 30,000 harimo n'amashuka, amasafuriya 2 n'imbabura. Yaramubajije ati kuguza ibintu bikeya se wagurira rimwe n'agasabune ukagura n'ibyo kurya bike kuko niteguye kugutwaza nicyo cyanzanye. Latifa ati nsigaranye amafaranga make nzajya ncungana nayo kugeza igihe bazampemba umushahara wa mbere. Umuntu ati ngiye kukuguriza 50,000 ugura ibyo ukeneye uzagenda unyishyura gake gake kuko wemba mbona uri uwizerwa. Umukobwa yabanje kubyanga yumva ari kumugora gusa ageze arabyemera. Yamugurije amafaranga bagura igice cy'umufuka w'amakara, bagura umuceri na kawunga, bagura n'indi shuka, bagura amasahani n'udukombe n'utundi tuntu duke. Bashaka umuntu batwaza imizigo, bashaka n'umuntu ko batwazaho bikibindi bakabyitwarira. Umuntu yamufashije gupanga utuntu mu nzu ye amusezeraho atubwo reka mbe ngiye wihiteho turasubira mu gitondo. Latifa asigaye yishimye kuko umusore yabonaga nawe asa nk'uri guhiga ubuzima yaramwitangiye bataranamenyana cyane akamuguriza amafaranga menshi aricyo kandi akamufasha gushyira ibintu ku murongo. Icyakora yarabaze asanga ibyo bahashye bizamugeza mu kundi kwezi arebye amafaranga yarasigaranye abona ari menshi ahita amusubizaho 20 nawe asigarana make yo gukemuza akabazo runaka. Yaramubwiye ati ndakoherereje nyafite ntayarya nkayamara. Ninongera kugira akabazo wenda uzongera unguriza ariko reka mbe nkwishyuye ayo ngayo mbe ngabanyije nyine. Umuntu yari yabonye namwenyura amwandikira message ati ntaribi ubwo urare neza nta hejo. Yamusubije yicaye mu modoka umushoferi we yaje kumutwara. Uwo mushoferi yamujyanye ku nyubako nziza yari yegereye hoteli ari no yiberagamo n'abasore babiri. Mu gitondo nabwo yarabyukaga akaza kuri ka kazu akavugana n'umutipe wahakoreraga akaba amusimbiye kugira ngo Latifa nahagera agire ngo niwe uhakorera koko nawe yahanyura akarushaho kubihamya ko ari gucuruza amayinite. Icyakora kuko yabaga azi isaha ari buhanyure ntiyahirirwaga yahagarukaga habura nk'iminota 30 yahagera akigira nk'aho yahoze. Latifa nawe akamunyuraho akibwira ko ubwo umunsi wose yawirije nyine ari gucuruza amayinite. Yari yarakunze Latifa ariko nanone yanga kumubwira uwo ari we kuko yabimubwira wenda ari guhita amukunda kandi we yifuzaga umuntu wamukunda nka we aho kumukundira imitungo yari yaragabiwe na se irimo n'iyo hoteli. Muri iyo minsi Latifa yamunyuragaho akamukora mu ntoki akamuganirizaho gake akagenda rimwe na rimwe akamupepera gusa bakaza kuvugana kuri telefoni. Hashize ibyumweru biratangiye akazi manager we yaramushimiye aramubwira ati akazi uri kugakora neza ndabibona ukorana umwete pe. Ariko naribajije ni karibwo kigahabwa buri ufite amafaranga yo kwifashisha nawe ati amafaranga nayo mba nguza hirya no hino mfata utudeni. Manager watingiye kuguha 1/2 ubu yakoresha ikindi nifuza kuguha umunsi umwe w'ikiruhuko uhitemo mu cyumweru ufata ushaka. Ngiye kuba ngiye numara kubitekerezaho uransanga mu biro mbwira umwanzuro wafashe nyuma y'akazi. Uwo munsi yakoze akazi yishimye. Yamubwiye ko ari we muntu wa mbere babikoreye kuba usanzwe buri wese azagakora ukwezi kwarangira akaba ari bugahembwa. Latifa byibajijeho yibaza impamvu bamutekerejeho aravuga ati wenda ubwo ninjye babitangirijeho. Latifa aribajije atumagana se kuki ninjye batekerejeho. Nawe atahubwo manager nabizi ko wahoze ukora kwa Muhani buriya se ntibaguhembaga ku buryo waba ufite amafaranga wazigamye ukaba uyifashisha cyangwa nimwe kugire kuko bakwirukanye ukwezi kutarangiye. Yarengeje ati kandi amahoteli menshi y'umuntu atashye kuriya ndabizi ntabwo wabamo amafaranga yaragejejemo. Latifa ati wamenye se ko banyirukanye? Niwe ati ririya tangazo ry'uko wirukanye mu kazi se ninde wari kuryemera? Erega wari wabaye icyamamare utuvideo twawe turi ahantu henshi
Ku mugoroba atashye agiye kubwira manager ngo amuhe 1/2 cy'umushahara we, anamubwira ko umunsi mwiza yajya aruhuka ari ku cyumweru. Yaramubwiye ati nibagiye kukubwira, mu mpera z'icyumweru guhera ku wa gatanu kugera ku wa mbere ntabwo iyo minsi yari irimo kuko tuba dufite akazi kenshi. Ku wa gatanu abaje gutangira weekend nibwo baza, ku wa gatandatu no ku cyumweru ubwo urabyumva ni weekend, ku wa mbere hakaba hasa nabi cyane. Ngiye nguhitiyemo umunsi wo ku wa gatatu, nibiba ngombwa no ku wa kane tuzajya tuguha gakonje. Latifah ati nta kibazo rwose, ahubwo ndabashimiye. Yamaze guhabwa amafaranga arashimira, asohoka yihutanga iyo nkuru nziza igishyushye ajye kuyibwira Omondi. Yamugezeho yamaze gukanda akanyenyeri ngo amuhereze amafaranga yaramusigayemo. Omondi yamubajije uko bigenze, undi nawe amusobanurira amwenyure cyane byamurenze. Umusore nawe yaramwenyuye aramubwira ati amafaranga unyishyuye ni menshi kandi sinakekaga ko urahita uyama, ngwino ujye kugurira agafanta. Latifah ati hoya, ubwo ninjye bakakuguriye nkagushimira kuko ndabizi buriya wihagazeho urayama atari uko udafite ibibazo wenda, none njye birakemutse mu rugero runaka. Omondi yanze kubitindaho, bimenanya ko bazasangira ikindi gihe. Latifah yamusezeyeho agenda yishimye cyane. Yageze mu rugo agura utuntu yari akeneye arateka, bigeze saa 3 avugana na Melissa waravuye mu kazi amusobanurira uko byifashe. Melissa nawe byaramushimishaga kuko mugenzi we yari yishimye afite akazi kamuha amahoro. Ubuzima bwarakomeje nabwo akajya anyura kuri Omondi. Omondi nawe yamwibiye akabanga amubwira ko bamuhaye umunsi wo kujya aruhuka hagati mu cyumweru. Latifah none yarabyishimiye, akeka ko gatari wenyine babikoreye, ko hari n'abandi bakozi bahawe ayo mahirwe. Mu cyumweru cya gatatu bari bamaze kuba inshuti cyane, bapanga no kuzatemberana. Omondi niwe wahisemo aho batemberera, bagiye mu nkengero z'umujyi bajya ahantu ho mu cyaro. Bageze ku mazi y'ikiyaga barahagarara batangira kuganira birambuye. Omondi yamubajije ibibazo nawe arasubiza. Yamubajije niba afite umukunzi, impamvu atinya gusubira iwabo n'ibindi. Latifah nawe arasobanura. Yamubwiye ko atagira umukunzi bitewe n'uko abasore benshi baba ari abashaka ko bakundana bisanzwe bakaryamana bikarangira nta ntego yo kubana. Yarengeje ati ubusanga umusore akureba akakubona muri kumwe mu gitanda ntatekereze kuba yakugira umugore. Njye rero nagiye mbona n'abasore nk'abo bitesha mutwe benshi, ariko wumva numva amaze gukora singikeneye gukundana n'umuntu wo kwishimisha gusa, ahubwo nyine wa muntu duhuje indangagaciro dushobora no kubana. Omondi tutabeshye umukobwa mwiza nkawe nta mukunzi agira. Nawe ati ntawe, kubera ko nifuza kuzasubira mu rukundo mpita nkora ubukwe. Hari igihe umusore aza kuntereta nkumva bitandimo ngahita mubonamo umuntu tutazabana ngo bishoboke. Yakomeje kumusobanurira. Omondi agezeho yemera ko ubwo nta mukunzi yari afite amubwije ukuri. Impamvu yari yaravuye iwabo ko ari ukubera ubukene. Mama wa Latifah yari yarabyaye abana barenga 8 kandi niwe wari mukuru. Kubera ko papa wabo yari yarabataye, wasangaga ibyo kurya ari ibibazo. Latifah rero wari umaze gukura ntiyifuzaga gukomeza kubayo, nta nubwo yifuzaga gusubirayo nyuma y'uko havuye. Omondi nawe yamubwiye ku buzima bwe, amubwira ko mama we yapfuye, ko umubyeyi usigaye we papa wabo mu cyaro kandi ko yaje gupagasa nk'abandi basore. Yanamubwiye intego ze, amubwira ko yamaze kubaka inzu y'amabati 10 mu cyaro, ko nabona ubushobozi ako kazi azakagira igikoni nyuma yo kuzabona ubushobozi akubaka iyo yifuza. Yanamubwiye ko yazigamaga n'igihe yifuzaga kuzashakiraho umugore. Latifah arabikunda. Yanamubwiye tufite intego nziza pe, ubundi buri musore yakaba yapanga nkawe. Ubu usanga abandi bapanga kwimwera no kujya mu bakobwa ntibatere imbere bakitwaza ko ubwo bakorera amafaranga make. Uwo munsi batashye buri wese yishimiye mugenzi we, bari kumva ko bahuje ariko ntawe bibwiye undi ko amukunda. Nyuma y'ukwezi aje mu kazi, Latifah bamuhaye amafaranga yarasigayemo. Icyamutangaje nuko bamuhaye amafaranga yose yari kuzahembwa. Byaramutunguye nabwo, abajije manager amubwira ko aragashimwe ko umukozi witwara neza nkawe. Nta kindi yakoze akibona ayo mafaranga, yaragiye abwira Omondi atumva mbabarira uzi njye kukugurira ka kantu nakwemereye, ndakubwira ibibaye. Omondi yanze kubitekerezaho kabiri, bajyana muri kantine yari hafi aho. Latifah yamuguriye agafanta koko amubwira uko byamugendekeye. Omondi aramwenyura aramubwira atumva uzakomeze witware neza uzabona ibirenze biriya. Latifah ati koko se? Nawe ati nanjye hari igihe bigeze kunshimira bampa 10,000 ari ku munsi mukuru. Nukuri iriya hoteli ifata abakozi neza. Latifah yaratangiye gukeka ko manager yaba yaramwikundiye, ariko Omondi agerageza kumwumvisha ko ibyo yabonye ari rusange ko bijya bikorerwa abakozi bitwaye neza. Uwo munsi ubwo basezeranye bahoberanye cyane, Omondi amushimira ko yamuguriye agafanta. Latifah nawe aterega niwe wandangiye akazi, ujye ubyibuka mba ngomba kugushimira buri munsi. Ku mugoroba baraye bavugana kuri telefoni, ariko uko baganiraga byari bitangiye guhinduka kuko bisanzuranyeho cyane kandi buri wese akavugisha mugenzi we amwubashye birenze ibisanzwe. Latifah yarangizaga kuvugana nawe kuri telefoni akumva aruhutse, umunaniro wose wo muri hoteli ushize, agasinzira atuje. Ubuzima bwarakomeje bakomeza akazi kabo. Wa munsi wo kuruhuka bari basigaye bahura bakiganirira bakajyana gutembera. Rimwe Latifah yifuje ko yajya kumusura akareba aho yabaga. Yaramubwiye ati Omondi nshaka kuza kureba aho uba kuko duhurira ku kazi ucururizamo amayinite gusa cyangwa se ukazi wanjye. Omondi ati ntaribi, ku wa gatatu uzadusura njye na bagenzi banjye. Umunsi warageze amujyana ahantu mu nzu yo hirya kure cyane ya hoteli. Bahagiye isaha n'igice bageraho Latifah atangiye kumugirira impuhwe.
yaramubwiye ati ndarinzi ko njye nahakure, buriya cyagiye wamerekeza gukangiza hafi y'iwanjye wagarukaga n'amaguru ahantu hose koko. Ibaze ko wamaraga isaha umerekeje tuvuye kuri hoteli ugashyiraho isaha yo kugaruka ukagera kuri hoteli ukongeraho indi saha ukamara amasaha 3 yose. Mbega mbabarira pe narakuvunishije. Umuntu ati ntabirenze, iwacu hani mu misozi namenyereye kugenda kandi iyo turi kumwe mba numva nishimye, rero wibitindaho. Ako kazu gato cyane kari karimo utwumba 2 duto. Umwe muri basore 2 yarahari, Latifa bamwicaza mu kumba wakwita salo, baramutekera ibyo kurya biciriritse, barasangira baraganira. Igihe cyo gutaha kigeze umuntu aramuherekeza. Hashize amezi 2 bibaniye batyo, Latifa abona ko umusore babaye inshuti ntabirenze, uretse ko arafite inzozi zihambaye yifuza kugera kure. Nyuma y'icyo gihe umuntu yaramuhamagaye ngashaka kumubwira ikintu gikomeye. Barahuye babanza kuganira bisanzwe, ageze aramubwira ati byatangiye duhurira muri Muhani hoteli, uvuga ijambo nkabikunda, utubwira ko buri kintu kiba kuko hari indi mpamvu ibibyihishe inyuma yatumye nyine ibyo bintu bibasha gukunda, kandi ko ikibayeho uyu munsi kiba gishobora kuba isoko y'ibizabaho ubutaha. Latifa ati nguteze yombi, wowe komeza ubinyibutsa nta ribi, nakubwira iki? Nawe ati nubwo nakumvaga sinari kuzakomeza kukuzirikana, ahubwo waraje umenaho ibiryo fanta nayimenekaho, byatumye nkwitaho cyane ku buryo ntari kuzakwibagirwa. Twamaze umwanya tukuvugaho, ntegereje kugaruka kamanagura nk'uko wari ubinsezeranyije. Gusa nubwo nari maze kwihanagura, ukuntu wari uvuze ngo uraje ntugaruke byatumye njye na bagenzi banjye tukumarana igihe kinini mu bitekerezo byacu. Bukeye nibwo twahuye mu nzira tukamenyana, ukabona akazi kuri iriya hoteli ya Sahabu. None ubu twabaye inshuti zikomeye. Ikibazo mfite ari nacyo nagutumirijeho, nuko ibyo byose byabyaye ikintu gikomeye. Umukobwa ati kihe? Nawe ati kuganira kenshi nawe bituma nkwiyumva nkukurushaho. Numva duhuje intego kandi uhuje n'umukobwa nahoze nifuza mu nzozi zanjye. Ndabizi neza ko biri bigutungure kandi wenda ukaba wabifata nk'agasuzuguro cyangwa ikindi kuko ndaciriritse pe, ariko ndagukunda. Ati ndagukunda cyane nifuza ko ubimenya. Yagize isoni areba ku ruhande ati kuki uvuze ko ndabifata nko kuba wansuzugura? Nawe turabizi ko ncuruza amayinite, uretse kuba nkora kariya kazi ngasa neza, udufaranga nkatwohereza mu cyaro bakanguriramo udutungo, naho undi ntacyo ndicyo cyo kubwira umukobwa mwiza nkawe ko mukunda. Ndabizi ko wahuye n'abasore benshi bafite amafaranga kandi ko mugikomeza guhora, wenda nuko utabakunze. Abakobwa beza nkamwe muhura na benshi bandenzeho, niyo mpamvu numva ko ushobora kubifata nko kurenga imipaka yose ntandukanye nawe, nkipasa murefu ngakubwira ko ngukunda. Latifa yarirakaje ati umonde kuki uvuze mu magambo koko? Niki gituma utekereza utyo? None se ari urukundo n'amafaranga niki kibanza? Njye ntekereza ko amafaranga yunganira urukundo aho kugira ngo urukundo ruyunganire. Omonde, ninde musore wundi nagereranya nawe? Ninde wandangiye akazi? Ninde wicisha bugufi nkawe bamenaho ibyo kurya gatuza akihanagura ntateza akavuyo? Ninde musore ukorera amafaranga nkayo ukorera ngo abashe kwiteza imbere nk'uko wabimbwiye anagira imishinga nk'iyo ufite? Uretse n'ibyo turi inshuti rega, untega amatwi utuma nishimiye turi kumwe. Yagize ikintu agahita amuhobera aramubwira ati umonde koko urankunda? Nawe atuje cyane ati ndagukunda. Ati nagukunze nkikubona, basi se nawe urankunda? Latifa ati ndagukunda kuko turahuza, duhuza mu bintu byose, ndagukunda cyane ahubwo. Umusore yaramubwiye ati sinshaka gusubira mu magambo nk'ayo navuze mbere ngo mvuge ko nakwiriye kuba nakundwa n'umukobwa nkawe cyangwa se ngo mubwire ko ngukunda ndi hasi cyane, ariko ubu ndatashye pe, n'aka kazi nitaga agaciriritse ngiye kukavamo. Yarikanze ati byagenze bite? Bakwirukanye? Umuntu ati hoya ntabwo banyirukanye, akazi ngiye kukavamo njye kurwaza papa, ararembye cyane, ngumye nta kwaba ari gutererana barumuna banjye, ngiye kuba ndiyo nibwo ndamenya icyo ngomba gukora. Latifa ati bivuze ngo uragiye? Yagize ikiniga atangira kurira ati umonde sinifuza ko njya kure, bizantera irungu kuva mu kazi sinkubone nataha sinkubone, twahuraga buri wa gatatu, nzabikumbura ariko ukwiriye kugenda nubwo bwose bimbabaje. Nawe atera ati humura nzajya nkuvugisha. Latifa turagenda ryari? Umusore ati nzagenda ku wa 5, ejo nzirirwa inaha nitegura na bagenzi banjye banyemere kunshakira ubufasha babanze nyine kubukusanya. Latifa ati basi nyemerera ejo tuzabe turi kumwe kuko ejo mfite agakonje. Nawe ati nta kibazo nanjye nabyifuzaga. Ku wa 4 harageze, umuntu ajya ku muribo we, barateka barasangira, bajya no gutemberera ku kiyaga cyari inyuma y'umujyi, nimugoroba buri wese arataha. Mu gitondo nk'uko bari babiziranyeho, umuntu yari kujya iwabo mu ntara mu gihe Latifa ariko bari mu kazi. Nuko byagenze, mu gitondo hageze abona muri ka kazi wacururizagamo amayinite harimo undi musore ari kubikiriza abantu amafaranga akanababikurira. Mbere yo kujya mu kazi, Latifa yamuhamagaye kuri telefone ariko ntiyayifata. Yakagiye amuhangayitse amutekerezaho. Mu masaha yo gutaha nabwo yanyuze kuri ka kazu, abonamo wa musore wundi atamarira azenga mu maso kuko hanyuraga akabona umondi bakiganirira, rimwe na rimwe akanamuherekeza.
Yamuhamagaye kuri telefone nanone, Omondi amuha umuntu urembye koko amubwira ko ari papa we. Bamaze kuvugana, Omondi yamubwiye ko wabo bimeze, kazajya yirirwa mu rugo yita ku matungo ye, nimugoroba akajya gusimbura murumuna we mu bitaro. Latifa aramubwiye ati nzaza kugusura ku wa gatatu. Omondi yarikanze buri uko amubuza, yumva ashobora kumuvumbura ariko arabimwemerera amurangira iwabo. Ku bw'amahirwe make, Latifa agiye mu kazi, manager wamutumaho yamurebye mu maso amubwira ko agiye kumara ukwezi kose akora buri munsi ataruhuka, ngo kuko umwe mu bakoraga amasuku mu minsi yabaga yasibye we, ni ukuvuga ku wa gatatu cyangwa ku wa kane, yari yagize ibyago. Latifa yamusabye agahushya ko umunsi umwe ngo azajye gusura inshuti ye mu bitaro, manager arabyanga. Nawe bari baramufashe neza bamwubaha, ntabwo ari kubirengaho. Yabuze uko agira, ku mugoroba atashye abwira Omondi kuri telefone uko bimeze, ko bigoranye ko yazamugeraho. Icyatumye arushaho kubyumva ni uko manager yamubwiye ko mu kwezi kumwe ko ari kugiye kuza, Sahabu yari kuzana n'umuhungu we kuri hoteli, akamwereka abakozi be ko ari ugiye kuyisigarana. Byari ngombwa ko isuku yitabwaho cyane kugira ngo batazaza bakabacishamo ijisho, manager bikaba byamugiraho ingaruka. Yakomeje kujya akora akazi noneho bya buri munsi, kubera ko atabashaga kubona umwanya, yabazaga Omondi uko amerewe nawe akamusobanurira akantu ku kandi, kugira ubwo Latifa afata amafaranga akamwohereza make kugira ngo abashe kubona ibyo kurya ku bitaro. Hari ubwo Omondi nawe yamutabazaga akamubwira ko byanze amusaba amafaranga, Latifa akemera no kuyaguza ngo bamufashe. Nyuma y'ukwezi, umunsi wo guhererekanya hoteli warageze. Sahabu yaragiye kuza kuri hoteli akayihereza umuhungu we. Hari hatumiwe abakire, abakozi bose ba hoteli basabwe kuba bahari, kandi kuri uwo munsi bari batanze itangazo ko mu masaha 3 ya nimugoroba bari kuba bafunze ibikorwa byo kwakira abakiriya bakabanza gukora uwo muhango. Kubera ko Latifa yarazi ko ari buze kuba ahuze, yohereje Omondi 5,000 amwandikira na message amusobanurira ko atari bubashe kubona umwanya wo kumubaza amakuru ku manywa, ngo kuko hari akazi kenshi ko gutegura abashyitsi bari bwicare n'ibindi, kandi kubwo nyiri hoteli n'umuhungu we bari buze amasuku yakajijwe ku rwego rwo hejuru. Sahabu yari yasabye ko n'abakora amasuku bitabira ibyo birori bari bageneye amasaha 3 gusa. Ibirori byo guhererekanya hoteli hagati ya se n'umuhungu we byateguwe muri hoteli ubwayo. Icyumba kinini cy'inyubako cyari gisanzwe gikoreshwa mu nama n'ibirori cyari cyateguwe neza. Hari harimo ameza ateguye mu buryo bw'icyubahiro, harimo kavandarateri ku buryo abantu bari kuhaza bumvaga hari amahumbezi. Abatumiwe bari benshi kandi batandukanye. Hari harimo abo mu muryango wa nyiri hoteli, inshuti za hafi, abakiriya b'imena n'abakozi bose ba hoteli batumiwe mu buryo bw'icyubahiro. Ubuyobozi bwihariye, ni ukuvuga abagize komite nyobozi ya hoteli, bwashyizwe imbere mu gihe abandi bakozi bari bicaye mu myanya yari yateguriwe abakozi. Nta mukozi wasizwe inyuma, yaba uw'amasuku, abashinzwe umutekano, abateguraga amafunguro ndetse n'abakoraga ku meza bose. Byose byari byateguwe neza akantu ku kandi. Umuyobozi mukuru wa hoteli ari wese w'umuhungu ntiyari yakahageze. Mu gihe bose bari bamaze kwicara, Sahabu n'umugore we mushya bari baherutse gusezerana n'umuhungu we Omondi binjiye bambaye neza, amakositimu ahenze cyane bidasanzwe, abari mu cyumba bose bakoma mu mashyi. Latifa we ntiyumvishaga neza ibyari bibaye. Yarebaga Omondi agatekereza ko amaso ye atari kureba neza. Yabonaga ari we, ariko nanone yatekereza ahantu Omondi ari bikamucanga. Uwo Omondi ni wari umukunzi we, kandi ni wari urwaje se mu bitaro nk'uko yabimubwiraga. Yaramaze kumwohereza 32,000 kuva yagenda, amufasha kwishyura imiti no kubona ibyo kurya. Kwemera ko ari we wari uraho byaramugoye, akiyita umusazi kuko yabonaga ari Omondi wa nyawe. Yashatse kumuhamagara kuri telefone ngo arebe ko wenda ari buyirungurukemo, yisubiraho ashaka no kumwandikira, nabwo abona yaba yihuse. Bicaye mu myanya bari babateguriye, umukobwa akomeza kumuhanga amaso. Sahabu niwe wafunguye ibirori. Yavuze ijambo rifite uburemere nk'abakire bose, agaragaza uko yatangiye ubucuruzi bw'ihoteli kuva ku ntambwe ya mbere, uburyo byamugoye kuyubaka, ariko kandi agaragaza nuko yishimiye ko abonye uwasigira ibikorwa bye. Yashimangiye ko abishyize mu maboko y'umuhungu we Omondi bari bicaranye, kubera icyizere aramufitiye, ubushobozi bwe n'icyerekezo yamubonagamo. Nyuma y'ijambo rye, yatanze ibimenyetso byo guhererekanya hoteli ku mugaragaro. Omondi yarahagurutse aramuhobera mu rufunguzo runini rwakozwe nk'ikimenyetso cy'ishoramari, amuha ikarita y'ingenzi y'icyicaro gikuru ndetse n'inyandiko zemewe n'amategeko zari zateguwe. Bose bakomye amashyi barishima cyane, bafata amafoto mu gihe yabimuherezaga. Latifa atangiye kubira ibyuya, abwira ko bari bicaranye ati ndumva nameze neza. Ati bigenze bitese? Latifa turiya si Omondi wa nyawe, naho tuwuhe Omondi? Ntiyari yarigeze abona mu maso Omondi, kubera ko yabaga yiyambariye ingofero n'agapfukamunwa, rimwe na rimwe akarenzaho na rinete za fime. Latifa yanze kumubaza byinshi, akomeza kugira ubwoba no kumva atisanzuye. Yaribajije ati se nijye ufite ikibazo mu mutwe cyangwa biri kuba ni ibyanyambyo? Omondi akaba umuhungu wa Sahabu, nawe yafashe ijambo atangira ashimira. Yashimiye se kubwo kuba amugiriye icyizere nk'umuyobozi mushya, ashimira abakozi uburyo bakoze imyaka myinshi batizigamye, asaba ubufatanye kugira ngo hoteli ikomeze gutera imbere. Yavuze ko agiye kuzana uburyo bushya bw'imikorere, ariko bushingiye ku kubahana no gukomeza ibyo se yari yarashinze. Latifa yaratangiye kwemera ko wenda ari we ubwe wasaze, akaba ari kubona ibidahari. Yagerageje gutuza ngo nibasohoka arebe uko bigenda, niba ari nawe Omondi wa nyawe abimenye. Omondi amaze kuvuga atyo, yarahindukiye avuga amagambo yatunguranye.
Yagize ati kugira ngo ibi byose bibe impamo ntabwo nzabikora mu mbaraga zanjye gusa, hari umuntu uhora unsunika ansabira imigisha akantera imbaraga mu buryo ntabasha gusobanura, niwe tuzafatanya mu kubaka ahazaza h'iyi hoteli no mu buzima bwanjye bwite nyuma yo gusezerana nawe mu mategeko n'imbere y'Imana. Ndabizi data azaduha imigisha kandi umukunzi wanjye nawe nizeye ko ataraga kwemera ko ari uzaba urubavu rwanjye, none ndashaka ko mumenya. Yasabye ko haguruka. Latifa umutima uratera birukiya kurusha, atangira kwihanagura yubika umutwe ku ntebe ngo atareba imbere. Kina we biramucanga ubona ko bidasanzwe. Yamusabye kumufasha bakajya hanze wenda, gusa Latifa agerageza kwihagararaho aramubwira ati ndaza kumera neza. Omondi yavuze ko ashaka ko umukunzi wahaguruka. Latifa watekereza ko ari umwe mu bakobwa beza bari bicaye imbere yabwiraga. Abantu bose batangiye kureba abakobwa beza ngo barebe ko umukunzi wahagurukamo, babonye nawe uhagurutse bareba inyuma nabwo babura uwahaguruka. Omondi yaramwenyura arababwira ati birabatungura kuruta uko biri kubatungura nonaha. Kuba atari guhaguruka byabatangaje, ariko nimvuga izina rye wenda nibwo murabona impamvu yo gutangara. Yateye hejuru ati mukunzi wanjye, wowe wankunze utanzi ukankunda uzi ko ncuruza amayinite, wowe nabeshye ko papa arwaye ko ngiye kumurwaza kandi ari muzima, wowe wakomeje kunyohereza amafaranga kandi mbizi ko uhembwa make hafi y'ukorera yose ukayohereza ngo umfashe kuvuza data, wowe wansengeraga amanywa nijoro, ni wowe nkeneye kuhaguruka. Zahabu yaramenye akomeza gutega amatwi umuhungu anitegereza uko abantu bari batangaye. Latifa yakomeje kwibaza niba ari we. Omondi ageze aramubwira ati ni wowe humura. Omondi ageze aramubwira ati ni wowe utuma hoteli isa neza, ni wowe utuma abakiriya barara hano bagaruka kubera isuku uba wahakoze. Latifa mbabera uruze bakurebe, amasaha twihaye atararangira, harabura amasaha 2 gusa. Latifa n'ubwoba n'isoni atazi niba kuko ibiri kuba ari ibyanyabyo yaragurutse yegera imbere. Abantu batangiye gufotora amafoto bayabika ku mbuga, abandi bafashe amavideo kuko batiyumvisha ukuntu wari uhawe hoteli yaragiye kwerekana umukozi ukora amasuku ko ari we mukunzi we. Latifa aragiye ageze imbere ajya kugwa hasi kubera ukuntu abantu bari bamuhanze amaso akagira isoni zuzuyemo ubwoba. Yahise ahobera Omondi nawe aramugundira cyane. Kwifata byaramunaniye atangira kurira. Omondi akomereza ati n'uyu niwe tuzafatanya mu nshingano mpawe uyu munsi. Yaramwongoreye amusaba kwihagararaho ntarire, bafata amafoto meza cyane. Omondi yahise apfukama hasi akora umufuka akuramo impeta amusaba kuyimwambika. Latifa rwose atazi ibyo arimo amuhereza ikiganza. Omondi arayimwambika ahita amuhobera, abantu bakoma mu mashyi. Yari yemeye ko azamubera umugore ku mugaragaro. Mu bantu bari batumiwe na Muhani yari yatumiwe muri iyo hoteli. Hoteli ye yari itangiye kujya hasi, abakiriya barabaye bake, abakozi baramushizeho barigiriye mu yandi mahoteli. Nta kintu cyamujagaraje nko kubona umukobwa yirukanye agiye kuba umugore wa nyiri hoteli ya mbere ikomeye mu gihugu. Byaramurenze kubyemera biramugora, abura n'ahera abwira abo bari kumwe ko Latifa yigeze kuba umukozi we. Yitegereje neza anabona wa muntu Latifa amenyeho ibyo kurya ari uwo musore Omondi. Abantu bari muri Muhani hoteli bumvise amagambo ya Latifa ubwo avugaga ko ibintu byose bibaho kubera impamvu runaka, bayatekerejeho. Bamwe bamufashe nk'umuhanuzi, bamufata nk'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe zimukoresha. Hari n'abavuze ko ari ibindi byamukoresheje cyagihe ubwo yafataga ijambo imbere y'abantu akavuga kandi nta muntu bimusabye. Icyo bose bahurijeho ni ugutangara cyane no kudahita bizera ko ari Latifa wa nyawe. Muri Zahabu hoteli aho ibyo birori byaberaga, abari bayirimo bo aho gutuza barasakuje bitewe no kwishima. Bamwe barongoreranaga abandi bagakoma amashyi. Byari ibihe bitazibagirana kuri hoteli. Gushyira ubuyobozi mu maboko y'umuhungu byakumiwe amashyi, ariko kuba yaragaragaje umukunzi we akamwambika impeta none hari umukozi ushinzwe amasuku byarenze ibisanzwe. Kina aho yari yicaye yagize ubwoba aribwira ati narabimenye sinamusuzugura. Wasanga ari njye yaraje kugenzura ngo arebe ko nkora akazi neza cyangwa se ngo arebe ko abakora amasuku bayakora, kuko ntabwo wanyumvisha ukuntu Latifa yaje gukora amasuku gusa. Erega nanjye narabibonaga. Manager yamutumagaho buri munsi bakaganira, anakiza bari baramuhaye iminsi yo kuruhuka kandi nta wundi mukozi babikoreye. Nyuma y'ijambo ry'Imena hakurya y'igihe cyo gusangira, ifunguro ryari ryateguwe mu buryo buhanitse biteye kuri buri wese. Bacuranze umuziki woroshye wacurangwaga na live band, ubundi abakozi batandukanye bagira umwanya wo gutanga ubuhamya bw'ukuntu bakoranye na se ndetse banifuriza amahirwe menshi umuhungu wari utangiye inzira yo kuyobora. Mercy yahise atangira kwandikira Latifa amubaza niba kuko ari byo, nawe akanyuzamo akamusubiza. Yamubwiraga ko ubwe nawe atari kubyumva neza niba atari no kurota. Nk'abantu bari bamaze gusoza umuhango wabo, wari MC yarabasezereye asaba n'abandi kuza gutaha mu gihe bari kuba bamaze ibyo kurya bari babakirije. Zahabu umugore we, Omondi, Latifa n'abandi bantu bakomeye bari bicaranye iruhande rwabo basohokanye mbere basiga abandi mu birori. Mu masaha 3 gusa ibintu byagombaga kuba byasubiye ku murongo muri hoteli. Bageze hanze Latifa yahagaritse umutima ariko mva yasubira mu kazi akajya kwambara imyenda nyine y'abakora amasuku agasubira mu kazi, ariko umugabo waramwangira. Ntiyari yakwiyumvishije neza ko ari aho hantu.
we yarategereje ko igihe kigera agakanguka kakava muri izo nzozi, nyamara ntiyarotaga, ibyo yabonaga byari ibya nyabyo. Hanze hari haparitse imodoka nziza cyane, aba ariyo Sahabu umugore we mushya Omondi na Latifa binjiramo. Umushoferi abajyana haraguru gato kuri ya nzu ya hoteli, ahantu hari hubatse ya nzu nziza y'igitangaza. Aho niho Omondi yatahaga ariko akabisha Latifa. Bagezeyo Sahabu n'umugore we babanza kujya muri pisine yari aho mu busitani bw'iyo nyubako y'igitangaza kuko bumvaga bananiwe cyane. Byari no mu rwego rwo kubanza guha abo bana akanya ngo baganire. Sahabu yarazi ibyo bagiye kuvugaho kuko nta kintu Omondi atari yamubwiye. Mu nzu ari bonyine, Latifa rero yamubajije impamvu yamubeshye. Omondi amusobanurira byose ntacyo asize. Yamubwiye ko abasore bagendanaga ari bene wabo bo mu cyaro yari yasabye kuza kuba bari kumwe nawe. Akiva hanze aho yigaga nibo bamwakiriye. Icyatumye cyajya ajya muri hoteli ya Mohani, iyo Latifa yahoze akoramo ubuseriveri, ari naho bahuriye bwa mbere, nuko yifuzaga kureba uko serivisi zaho ziba zimeze ngo azazigereranye no ko yari agiye guhabwa. Aho niho yamukundiye, bituma ashaka uko yazamugira umukunzi, ariko agakora buryo ki azamukunda atamuzi, atazi ko ari umusore w'umukire cyane. Ubusanzwe wacururizaga muri ka kazu k'imbere ya hoteli yari yarahakodesheje bisanzwe ahakorera. Omondi yabwiye manager w'ibyo yifuzaga abimugiramo, uwo musore amwemerera kujya haza akaba hari mu gihe runaka kugira ngo abone uko yemeza Latifa ko ari we akorera. Yahazaga mu masaha yabaga agiye kuhanyura gusa. Yambaraga imipira ifite ingofero n'agapfukamunwa ngo abashe kwihisha abantu ntibamumenye. Ahantu yamujyanye akamubwira ko ariho we n'abagenzi be bakodesha, naho abo basore bari bashakishije ngo ahamwakirire gusa. Baragiye bagurira nyiraho akantu, Omondi nawe aramwakira, yitwara nk'aho ariho babana koko. Kumubwira ko agiye kurwaza se ko ari ukugira ngo bamare igihe batari kumwe, arebe impuhwe yamugirira mu gihe yaba afite ikibazo runaka cyatuma n'udufaranga acungiragaho tuyoyoka. Nyamara muri iyo minsi nta hantu yari yarigeze ajya, ahubwo akomeje kuba muri uwo mujyi, yajya kugenda akagenda mu modoka yari ifite ibirahure bitabonerana. Nubwo ari kunyura kuri Latifa mu nzira, Latifa ntiyari kumenya kuko yagendaga n'amaguru. Igitangaje nuko ibyo manager wa hoteli yamukoreraga byose ari Omondi wabaga wabimubwiye. Latifa akibwira ko ubwo ari hoteli bikora, ibyo kumuha amafaranga ukwezi kutarangiye n'ibindi byose ni Omondi wabaga wasabye manager we kubikora. Yamaze kubimusobanurira byose, Latifa amera nk'utaye ubwenge kubyakira, biranga atangira kurira. Omondi yaramuhumurije, ahita ahamagara se n'umugore we bari hanze ngo baze baganire kuko ibyo yashakaga kubwira umukunzi we byari birangiye. Baraje bamubwira ko inkuru yose bayizi. Sahabu yagize ati, Latifa ndakumenye kera, umuhungu wanjye akikubona ifoto ya mbere agufotoye yarayimpaye. Ibyabaga hagati yanyu byose yabimbwiraga kuko ninjye nshuti ikomeye afite, nanjye niwe nshuti ikomeye ngira mu buzima, ntacyo ampisha nanjye ntacyo muhisha. Urukundo rwanyu nari nduzi, ahubwo rimwe na rimwe nanamugiraga inama y'uko yarushaho kugusuzuma ngo arebe niba uzamubera umugore mwiza koko. Ibaze ko nemeye nkamugira inama yo kukubeshya ko ndembye, abo barumuna be yakubwiye ntabagira. Ikintu yakubwiye cy'ukuri nuko nta mama wagira gusa, naho ibindi byose byari ibinyoma. Gusa ikindi yakubwijeho kuri kudahinduka nuko agukunda byo kandi nawe urabibona. Umukobwa yagize ikiniga yibutse ukuntu yaje mu mujyi ahunze wabo kubera ubukene, ababwiza ukuri, ababwira ko bakunze umuntu uciriritse utari ku rwego rwabo. Sahabu yarasetse aramubaza ati, none se wagiraga ngo iwanyu mube muri abakire muzadutere inkunga, bizinesi yacu muzayizamure, mwubaka andi mahoteli, mbwira ubukire bwanyu bwari kuzamara iki? Ahubwo ndumva intego yanjye nyigezeho. Ubundi muri iyi si nibigushobokera nawe uzashaka umuntu umwe nibura uhindurira ubuzima. Omondi we n'umwe gusa azahindurira ubuzima abantu benshi, kandi nawe nizeye ko uzamufasha gusigasira ibyo ahawe kuko biragaragara ko utazamugira inama mbi zizatuma asubira hasi. Iwanyu n'inshuti zawe nicyo gihe ngo nawe bahindurire ubuzima. Byari bibaye uruhererekane. Sahabu yarahinduye ubuzima bwa Omondi umuhungu we, Omondi nawe ahindura ubuzima bwa Latifa, kandi Latifa nawe yaragiye kuba ahinduye ubuzima bw'abandi benshi. Uwo munsi bapanze uko bari kubagenza, babagendera inzu nziza mu mujyi, barumuna be babategurira amashuri bari kwigamo, abatari bakiga bakabaha akazi, kandi mama we bakazamwitaho kuzageza ashizemo umwuka. Merci nawe bamutekerejeho, Latifa amusabira akazi keza muri hoteli. Kubera ko yabashaga kuvuga icyongereza neza akagerageza n'izindi ndimi, bamuhaye ko kwakira abantu baganaga hoteli, cyane cyane ababaga bavuga izindi ndimi. Kari kuba koroheje kandi karimo amafaranga menshi, ndetse ari bamwe mu bakiriya bishimiraga umuntu wabafashije abajyana mu byumba byabo, akabakingurira imiryango, bakamuha amafaranga y'agashimwe ku ruhande. Ako kazi yari kujya agafatanya na Ki. Ibyo byose byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Omondi nawe umunsi ku wundi agakomeza kumvisha Latifa ko amukunda koko. Bidatinze bateguye ubukwe. Omondi nka nyiri hoteli yari isigaye yitwa Omondi hoteli, asezerana n'umukunzi we Latifa wahoze ari umuseriveri, nyuma akaba umukirina. Inkuru yabo y'urukundo na n'uyu munsi iracyavugwa. Latifa nawe yatekereje ku magambo yavuze muri hoteli, yumva rwose yitonguye. Ajya yibaza ati, ese iyo ntavuga ariya magambo nari kuzigira mpora n'uyu musore? Iyo ntamumenaho ibyo kurya se byari kuzarangira bite? Ubundi se koko
kuba muri iriya hoteli nijye wijyanyemo cyangwa ni izindi mbaraga zansunikiye kujyamo. Omondi nawe ajya abyibazaho akibaza impamvu koko yagiye muri iyi hoteli ntajye gusuzumira mu zindi, ahubwo akajya muri Muhani hoteli iyo Latifa yakoragamo. Latifa amufasha mu mishinga itandukanye kubera ko hoteli atari yo yonyine bafite. Bahazana baje kugenzura bimwe na bimwe, bakaba bafata ibyemezo bikomeye nk'ibijyanye n'ukuntu hoteli igomba gukora bashora amafaranga, kwanzura ibyo gukoresha abantu bake cyangwa se benshi, no gushyiraho ubundi buyobozi busimbura ubwari buriho mu gihe burimo ikibazo. Iwabo wa Latifa ubabaye abandi bandi, umukobwa wabo yabahinduriye ubuzima. Naha dusoreje inkuru yacu y'urukundo. Niba wayikunze nizere ko uzabana natwe no muzo ubutaha. Ushobora kuduha igitekerezo ugakora kuri like, byaba byiza ukadufasha kuyisangiza abandi. Niba ari ubwa mbere wumvise inkuru zacu wakora subscribe ukajya wumva n'izindi. Ntuzacikwe niba utaha.